ubu tuvugana abantu benshi bamaze kugera mu buriri bwabo bagiye gusinzira, biriwe muri byinshi, banyuze muri byinshi. Hari abafite ubwoba bw'ibizaba ejo, wumva hari ugushidikanya kwinshi ufite, nta kwizera ufite, cyangwa se wumva ko ubuzima utabwishimiye. Mu gihe ugiye kuryama mu masaha nk'aya ngaya, jya ufungura YouTube channel yanyu, ushyiremo kino kiganiro n'isengesho ryiza ryo gusinziriraho. Mbere yuko turyinjiramo, urabanza ugafata Bibiliya yawe, cyangwa se niyo utayifataho ukiryamira, ukiyorosa, ugacuranga kino kiganiro. Bibiliya turaza kuyigusomera. Turebye mu Baheburayo 13 ugahera ku murongo wa 6, haranditse ngo: nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti, Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Muri kano kanya ushobora kuba ugiye kuryama wifitiye ubwo bwoba, wumva hari ibyo abantu bazagutwara, hari bitagenze neza wiremo umunsi wose. Ariko aho dusomye haravuga ngo nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti, Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo n'ingeso zabo, maze mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi ni kare, kandi niko azahora iteka ryose. Iyo ubashije kubona wabonye amahirwe yo kubasha kugera mu buriri ukaryama, abenshi hari igihe batangira gutekereza ibintu byinshi baciyemo byabatesheje umutwe, bizinesi zitagenze neza, ejo bazaza kukwishyuza ibigoranye byose uba uri gutekereza, mbega ukumva ufite ubwoba ugiye kuryama, ntuzi ejo ukuntu gahunda zawe zizagenda. Gusa nanone iyo usomye mu Migani 18 umurongo wa 10 haranditse ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiraho agakomera. Ngira ngo urumva wahungira nawe muri aka kanya. Muri iri joro umuryango wanjye ndetse nanjye ubwanjye mbishyize mu biganza bya Yesu. Reka amaraso ya Yesu muri kano kanya ajye ku muryango wanjye, ajye ku madirishya ari ku nzu yanjye, tubere uburinzi bw'ikibi cyose cyari kwinjira mu rugo rwacu iri joro mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rivuga ko abagutinya baba bakikijwe cyangwa bakingirijwe bari mu burinzi bw'abamarayika bawe. Reka abamarayika bawe iri joro bazi kuba baturinze, batworoshe mu gihe tugiye kuryama. Reka uburinzi bwawe buhore aho ndara ndetse n'umuryango wanjye muri kano kanya. Reka amaraso ya Yesu yeze umubiri wanjye, umutima wanjye n'ubugingo bwanjye muri iri joro. Reka amaraso ya Yesu yeze kandi abashe kurinda buri kintu cyose kiri mu buzima bwanjye. Ibimbangamira byose bingoye mbishyize mu biganza byawe. Ibyari binteye ubwoba muri iri joro ngiye kuryama, ibintesha umutwe, stress, ubwoba bwose nari ngiye kuryama mfite, bishyize mu biganza byawe Mana. Imihangayiko yose y'ejo hazaza isa nk'iteranye ikuye umutima yari iri mu buzima bwanjye cyangwa muri rino joro ngiye kuryama, yose tuyishyize mu biganza byawe mbere yuko turyama. Zaburi 16:8 haranditse ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka ryose, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Nawe muri kano kanya mbere yo kuryama wumve ko Uwiteka ari imbere yawe kandi ari iburyo bwawe, utazigera ugira ikintu kimwe kikunyeganyeza. Ntago nimba wizera Imana wakagombye kujya kuryama ufite ubwoba uhangayikishijwe n'ibyejo, kuko uyu munsi uko wabashe kuwucamo ukaba uri muzima n'imyaka yose umaze, n'ejo ryama uruhuka usinzire wumva ko uri mu burinzi bw'Imana. Ejo ibyo bibazo byose byaguteraga ubwoba bizikemura, cyangwa se Imana iguha ubushobozi n'ubwenge nk'uko ari ibyo yakunyujijemo, n'ibyo bindi ubicemo. Ryama utekanye udafite ubwoba, wumva ko uburinzi bw'Imana buri kuri weho. Guhera uyu munsi Mana, buri munsi wose w'ubuzima bwanjye, buri munsi wose n'igihe cyanjye cyose nsigaje, mbishyize imbere yawe, ujye uri kumwe nanjye, kuko buri munsi uza utandukanye kandi ukazana ibitandukanye mu buzima bwacu. Ntazi icyo umunsi w'ejo mbikiye cyangwa ejo bundi cyangwa n'iri joro. Niyo mpamvu buri munsi w'ubuzima bwanjye bwose mushyize mu biganza byawe. Bana nanjye Data kandi ujye ugenda imbere, yobora intambwe zanjye n'umutima wanjye ubiyobore mu mahoro, kandi iteka ujye ukomeza kumfasha no kunkomeza kugira ngo nubahe amategeko yawe. Mwami Yesu, undinde muri iri joro, umbere umurinzi kandi umbere imbaraga zanjye, mbere n'amahoro mu gihe ngiye kuryama. Kaburi ikintu cyose kibi Satani yari yanteguriye kigomba kongeraho guhera iri joro cyangwa se mu gihe ngiye kuryama, icyo kibi cyose Satani yari yanteguriye ngo kimbere kibi, ndakwinginze gifate ugihindure cyiza, kimbyarire ahubwo ibyiza kurusha. Cyitwa ko ari ikibi cyose cyari kintegereje mbyutse muri iri joro ngiye kuryama, reka nze gusanga wamaze kugihindura ahubwo icyiza kurushaho ku buzima bwanjye. Icyo Satani yari yateguye ko aricyo kigiye kundimbura, aricyo giye gutuma ubuzima bwanjye bwikubita hasi, Mana gifate ahubwo ugikoreshe kimbera urwego runzamura rukangeza ku rundi rwego.
icyo satani yariteguye cyose kudutera depression, kudukura imitima, kuduca intege mu buzima bwacu tukabaho twihebye, icyo cyose Mana gifata ahubwo gihindure kitubera ibyishimo by'iri joro ndetse n'indi minsi yose ikurikiye, kandi ibyo byishimo bivuye kuri weho zibe arizo mbaraga zacu zituyobora. Ijambo ryawe ryaduhaye icyizere tugenderaho ko nta ntwari izakorerwa kuturwanya n'imwe izigera ibasha gutsinda. Reka nature nanjye iri joro mvuge ngo usibye nanjye gusa nta n'intwaro yakorewe kuba yagirira nabi umuryango wanjye izigera ibasha kubigeraho. Kanongere nature ko nta n'intwaro yakorewe kurimbura ubuzima bwanjye n'umubiri wanjye, intwaro yaremewe kuntera indwara izigera ibasha kubigeraho mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo Satani abazenguruka hose ameze nk'intare yasaze ashaka uwashwanyaguza, ariko ngereka nkomeze mpagarare mu mababa yawe, mu burinzi bwawe, mu mbaraga z'izina ryawe Yesu Kristo. Reka ngumye mpagarare mu maraso yawe Yesu Kristo akomeza mbere isoko y'intsinzi yanjye. Maraso ya Yesu Kristo akomeza bari imbere isoko y'ibyo nifuza kugeraho n'ibyo ngeraho byose. Nimba Mana uri kumwe natwe muri iri joro, nta wabasha kuturwanya n'ikibi cyatugeraho. Niyo mpamvu muri kano kanya Mana, mu gihe tuba dufite ibyaduteye ubwoba n'ibitubangamiye byose n'ibitagenda neza mu buzima bwacu, niyo mpamvu tuje imbere yawe iri joro, kuko imbere yawe ariho hari umutekano w'ubuzima bwacu. Muri weho niho hari umutekano wa nyawo, muri weho niho hari gutuma urugo rwacu rugira ya mahoro yera atunganye, gatekana mu mibiri yacu tuba dutuyemo, ndetse tukanatekana mu miryango yacu ko turi mu burinzi bwawe. Muri rino joro ubwo turi guhamagara izina ryawe, buri byiyumviro twari twifitemo byo gushidikanya, buri gushidikanya ku ntege nke zacu, buri gushidikanya ku bushobozi bwacu, buri gushidikanya kuri weho byari biturimo, byose reka biveho, imbaraga zawe zize zituganzemo. Ibyiyumviro by'ubwoba bw'iri joro ndetse n'ubw'ejo hazaza, ubwo bwoba bwose ubudukuremo, kaburi guta umutwe kose kwari kuturimo ugukure mu nzira yacu. Ijambo ryawe ridusaba gukomera, ridusaba kugira umurava, ijambo ryawe ridusaba kudatinya, kuko ngo nta kintu cyakagombye kudutera ubwoba, kuko Imana iri kumwe natwe, watwijeje kuri kumwe natwe. Bana natwe muri iri joro, hatagira ikidutera ubwoba icyo ari cyo cyose, kuko wadusezeranije kutazatuvaho, kutazadutererana. Kamana twongere dufate uyu mwanya tugushimire kubw'intambaro turwanirira. Hari intambaro turwanirira tutajya tubonesha amaso yacu, ariko tunagushimire kuri za ntambara ujya urwanirira ubuzima bwacu tukazibonesha amaso yacu, hakaba n'igihe rimwe na rimwe tubyirengagije. Izo ntambara zose turwanirira turabigushimiye. Komeza uturwanirira izo ntambara tubona, ukomeze Imana unaturwanirira izo ntambara zose. Akenshi buri gihe uturwanirira aho amaso yacu batari kubasha kubona. Ku burinzi bwawe bwera buze ku buzima bwacu, reka uburinzi bwawe bwera buze kuri uru rugo rwanjye ndimo, reka uburinzi bwawe bwera buze ku muryango wanjye. Izi ntambara ndwana buri munsi, uzi aho mfite intege nke Mana, ibyo ncamo buri munsi byose urabizi. Mpamvu ngusabye ku mbaraga zawe zituruka hejuru, ndetse ngusabye uburinzi bwawe ukankomeza. Dukomeze utureberere twaba tugenda, utureberere twaba tugaruka. Uburinzi bwawe bubane natwe. Isi turimo buri munsi ducamo yuzuye kwikunda, n'isi yuzuye ikibi gusa, buryo bituma niyo umuntu ahindukije amaso ye abona kubera kwikunda byuzuye mu bantu, nta muntu n'umwe wagira icyo amufasha. Uhindukira ukabona kubera abantu bikunda, abantu babaye babi, ukabona nawe wasaba ubufasha, ukabona nawe wahungiraho, ukabona ibibazo byawe niwe Imana yonyine ishobora kubikemura. Niyo mpamvu duhindukiye, kuko isi yuzuye ikibi, ibibazo nibyo ducamo byose turabikuzaniye, aba ari weho wenyine uturuhura ibyo bibazo byose dufite. Ijambo ryawe nk'uko twarisomye muri Zaburi, reka kuko bigende gutyo, nk'uko bivugwa muri Zaburi ngo amababa y'abamarayika bawe ahora arinze abo ngabo batinya Imana. Natwe reka amababa yawe ahora aturinze, kuko turagutinya kandi turagukunda, kuko wavuze ngo hahirwa abakwizera. Natwe turakwizeye, duhe guhirwa kwawe. Mana, warakoze kubw'ijambo ryawe ryiza waduhaye, ryongera kudusubizamo ibyiringiro bya nyabyo. Kanongere ngusabe kugira ngo intambwe zacu za buri munsi abe ari weho uzajya uziyobora. Duhe imbaraga muri iri joro, uduhe imbaraga tubyukane imbaraga, tubyuke twaruhutse neza, ndetse uduhe n'imbaraga zo kugira ngo mu gihe turi buze kuba tubyutse, uduhe imbaraga n'ubushobozi, unatworohereze tubashe kugera ku ntego zacu twihaye. Ijambo ryawe ryo muri Zaburi niryo ridukomeza 18 rivuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, abafite ubwoba cyangwa se abahangayitse niryo bihurukiraho bahunga, kugira ngo uwo munara ubashe kuba wabatabara. Izina ryawe muri kano kanya natwe niryo duhungiye. Muri iri joro tugiye kuryama, reka kuhaba kwawe kwera ntikuze gutandukana natwe, gumana natwe, bize kudufasha kuba twakomera kurushaho. Ikindi Mana, udukureho ino mitwaro twese tugiye kuryama ituremereye, nkuraho n'umutwaro undemereye buri munsi mpanganye nawo.
ryama uwo mutwaro nawe ufite. Ni benshi muri kano kanya bagiye kuryama ariko ibitotsi bakabibura, bagiye kuryama bafite agahinda, bagiye kuryama bafite umutwaro ubaremereye, yaba ari abo batera umutwaro bari kumwe nabo mu nzu, yaba ari abejo bazongera guhorana bakavuga ati ejo mfite imitwaro, yaba ari ikibazo kibereye umutwaro umuntu muri kano kanya. Buri wese mukureho uwo mutwaro wari umuremereye, umuruhure, ajye kuryama aruhuka asinzire, uwo mutwaro akanguka utakiriho. Buri mutwaro uhangana n'umwuka wacu n'ubugingo bwacu nawo udukureho. Umutwaro w'icyaha cyagiye kibata buri umwe, uwo mwuka wumukureho n'uwo mutwaro. Ka presence yawe yuzura umubiri wacu, yuzura umwuka wacu, yuzura aho turi hose. Ryame neza turi muri weho. Ngushimire kuri Imana yakomeje kudusigasira. Mana, muri kano kanya nkweretse buri muntu wese uri kumva ikintu kibwirizwa, umuntu wese uri kumva rino sengesho ahari hose, reka amaso yawe amujyeho, ikiganza cyawe kimukoreho, uko agiye kuryama ntabari kaza gukanguka, akanguka akomejwe muri weho. Ibi byifuzo byabo bose, reba ubwo bwoba bwabo, reba aho bahagaze n'icyo bifuza kugeraho. Abo bari kutwumva baryamye, ureba icyo bakeneye. Kuri Imana ireba kureba kure cyane, uri Imana ireba igahinguranya, nta kintu cyahishwa amaso yawe. Reba abo bose bagukeneye muri iri joro baryamye, bose ubashe kubitaho. Ibi bibakora, hari ibi dukora, ariko ni weho Imana ibasha kureba, ikareba icyiza kiri muri twe, ukarenza amaso cya kiba abandi babona ku bantu, ahubwo ukabasha kubona n'icyiza kiri muri twe. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo twese amaso yawe atugumeho kandi atuyobore mu nzira udushakamo. Rebesha y'amaso yawe y'imbabazi, kuko amaso yawe atandukanye n'amaso y'abantu. Iyo abantu bari kutureba batubonamo ikibi babona, cyangwa se bakabona ibindi, ariko iyo uri kuturebesha amaso yawe uri mu ijuru, ubasha kubona ikiri mu mutima yacu, icyo dutekereza mu mitima yacu niwo ubasha kukibona, ukabona n'icyiza kiri muri twe. Ndetse niwo ubasha no kubona ibibazo abandi batajya babona, n'imiruho ducamo, n'ibiduhangayikisha byose tubana nabyo mu ibanga. Ubasha kutureba mu gihe abandi babona twishimye, niwo ubasha kutureba mu mitima ukamenya ko hari akandi gahinda dufite n'ikindi kibazo kituremereye, kandi nta wundi wakituruhura usibye wowe. Ruhura buri muntu wese uri kumva muri kano kanya uryamye, kugira ngo icyari kimaze imyaka cyangwa igihe kimuremereye aze kubyuka cyavuyeho. Udukurikiye wese muri kano kanya yizera ko ibibazo bimuremereye n'ibyo yifuza kugeraho byose nta wundi wabimufashamo muri iyi si usibye imbere yawe. Niwe wenyine ushobora kuba wabimufasha, niweho icyizere cyacu ndetse n'icyo bari kutwumva, kandi ntujye utenguha abakwizeye. Mana, reka amagambo yanditse mu gitabo kiri muri Bibiliya cyitwa Kubara 6:24 kugeza kuri 26 aba ari byo biba ku bantu bose bari kutwumva muri kano kanya. Ahanditse ngo Uwiteka guha umugisha akurinde. Nanone hagakomeza havuga ngo Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Nanone kuri 26 hagakomeza havuga ngo Uwiteka kurebe neza aguha amahoro. Abadukurikiye muri kano kanya bose, reka uno murongo uri mu Kubara 6:26 cyangwa se 24 kugeza kuri 26 ibyo byose bibabeho. Ibyo dusomye muri iki gitabo cyo kubara kube ariko kuri kuba ku buzima bwacu muri iri joro ndetse n'ejo hazaza. Wifashishije ijambo ryawe, reka ibyanditse muri Zaburi 40 uhereye ku murongo wa 2 bibe ku buzima bwacu, abadukurikiye bose. Ahanditse ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Reka ayo magambo abe ku buzima bwacu, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbuka no mu byondo by'isayo, ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye. Reka ayo magambo yanditse muri Zaburi 43 gukomeza abe ku buzima bwacu. Hakomeza avuga ngo kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, n'iryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, maze biringire Uwiteka. Reka bazabona ibyo wadukoreye bazatinye nabo biringira Uwiteka. Amagambo yanditse muri Zaburi 40 abe ku buzima bw'abari kutwumva nonaha. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya, ejo azaba afite ubushobozi n'imbaraga zo kuvuga, agahagurutsa akavuga ngo ubu ndahagaze kandi narakize. Kaburi muntu wese udukurikiye muri kano kanya, ejo azaba afite imbaraga zo kuvuga ngo ubu ndahagaze ndemye kandi narakize. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya, azahaguruke ku munsi w'ejo avuga ati ubu ngubu ndahagaze ndashikamye, nshobora kwirukana imbaraga z'umwanzi Satani. Reka buri uri kutwumva muri kano kanya, ku munsi w'ejo nabyuka, ubashije kumurinda agabyuke, nabyuka azaba ari kuvuga ati ubu ngubu nshize amanga, ndemeza neza ko nabonye neza y'Imana. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya, ejo azaba ari umugabo wo guhamya adashidikanya ko yabonye neza y'Imana, n'abamubonye bose iyo neza y'Imana bakayimubonaho. Urakoze Yesu.
buri uremerewe wese muri kano kanya guhera uyu munsi reka yumve ko kuruhuka kwe nta handi bizigera bishobokera atari mu by'isi byose twoherezamo ngo nibyo biri buturuhure. Buri uremerewe wese guhera uyu munsi ajye yibuka ko imbere yawe ariho honyine yaruhukira. Natwe muri iri joro uturinde, utube hafi, presence yawe igume mu miryango yacu, igume mu ngo zacu. Nitubona twongeye kubyuka tumeze neza turaza kongera tugushimire. Reka mvuge ngo muramuke na hejo. Ciao ciao. Iri ni isengesho wajya ushyiramo buri gihe ugiye kuryama, yaba uyu munsi, ejo, kongera ukarisubizamo igihe cyose. Niba kuri YouTube channel yacu ya Rock Entertainment, icyo ukora ni ugukora subscribe kugira ngo akantu kose kagiyeho ujye uba uwa mbere mu kukabona. Ubu tuvugana abantu benshi bamaze kugera mu buriri bwabo bagiye gusinzira, biriwe muri byinshi, banyuze muri byinshi. Hari abafite ubwoba bw'ibizaba hejo, wumva hari ugushidikanya kwinshi ufite, nta kwizera ufite, cyangwa se wumva ko ubuzima utabwishimiye. Mu gihe ugiye kuryama mu masaha nk'aya ngaya, jya ufungura YouTube channel yanyu ushyiremo kino kiganiro, ni isengesho ryiza ryo gusinziriraho. Mbere yuko turyinjiramo urabanza ugafata biriya yawe, cyangwa se niyo utayifataho ukiryamira ukiyorosa ugacuranga kino kiganiro. Bibiliya turaza kwigusomera. Turebye mu Baheburayo 13 ugahera ku murongo wa 6 haranditse ngo nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya, umuntu yabasha kurwara iki? Muri kano kanya ushobora kuba ugiye kuryama wifitiye ubwo bwoba, wumva hari ibyo abantu bazagutwara, hari bitagenze neza wiremo umunsi wose, ariko aho dusomye haravuga ngo nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki? Mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo n'ingeso zabo maze mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi ni kare, kandi niko azahora iteka ryose. Iyo ubosheje kubona wabonye amahirwe yo kubasha kugera mu buriri ukaryama, abenshi hari igihe batangira gutekereza ibintu byinshi baciyemo byabatesheje umutwe, business zitagenze neza, ejo bazaza kukwishyuza ibigoranye byose uba uri gutekereza, mbega ukumva ufite ubwoba ugiye kuryama ntuzi ejo ukuntu gahunda zawe zizagenda. Gusa nanone iyo usomye mu Migani 18 umurongo wa 10 haranditse ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiraho agakomera. Ngira ngo urumva aho wahungira nawe muri aka kanya. Muri iri joro umuryango wanjye ndetse nanjye ubwanjye mbishyize mu biganza bya Yesu. Reka amaraso ya Yesu muri kano kanya ajye ku muryango wanjye, ajye ku madirishya ari ku nzu yanjye, tubere uburinzi bw'ikibi cyose cyari kwinjira mu rugo rwacu iri joro mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rivuga ko abagutinya baba bakikijwe cyangwa bakingirijwe bari mu burinzi bw'abamarayika bawe. Reka abamarayika bawe iri joro bazi kuba baturinze batworoshe mu gihe tugiye kuryama. Reka uburinzi bwawe buhore aho ndara ndetse n'umuryango wanjye muri kano kanya. Reka amaraso ya Yesu yeze umubiri wanjye, umutima wanjye n'ubugingo bwanjye muri iri joro. Reka amaraso ya Yesu yeze kandi abashe kurinda buri kintu cyose kiri mu buzima bwanjye. Ibimbangamira byose bingoye mbishyize mu biganza byawe. Ibyari binteye ubwoba muri iri joro ngiye kuryama, ibintesha umutwe, stress, ubwoba bwose nari ngiye kuryama mfite, bishyize mu biganza byawe Mana. Imihangayiko yose y'ejo hazaza isa nk'iteranye ikuye umutima yari iri mu buzima bwanjye cyangwa muri rino joro ngiye kuryama, yose tuyishyize mu biganza byawe mbere yuko turyama. Zaburi 16:8 haranditse ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka ryose, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Nawe muri kano kanya mbere yo kuryama wumve ko Uwiteka ari imbere yawe kandi ari iburyo bwawe, utazigera ugira ikintu kimwe kikunyeganyeza. Ntago nimba wizera Imana wakagombye kujya kuryama ufite ubwoba uhangayikishijwe n'ibyejo, kuko uyu munsi uko wabashe kuwucamo ukaba uri muzima n'imyaka yose umaze, n'ejo ryama uruhuka usinzire wumva ko uri mu burinzi bw'Imana. Ejo ibyo bibazo byose byaguteraga ubwoba bizikemura, cyangwa se Imana iguha ubushobozi n'ubwenge nk'uko ari ibyo yakunyujijemo n'ibyo bindi ubicemo. Ryamutekanye udafite ubwoba, wumva ko uburinzi bw'Imana buri kuri wewe. Guhera uyu munsi Mana, buri munsi wose w'ubuzima bwanjye, buri munsi wose n'igihe cyanjye cyose nsigaje, mbishyize imbere yawe ujye uri kumwe nanjye, kuko buri munsi uza utandukanye kandi ukazana ibitandukanye mu buzima bwacu. Ntazi icyo umunsi w'ejo mbikiye cyangwa ejo bundi cyangwa n'iri joro. Niyo mpamvu buri munsi w'ubuzima bwanjye bwose ngushyize mu biganza byawe. Bana nanjye Data kandi ujye ugenda imbere, yobora intambwe zanjye n'umutima wanjye ubiyobore mu mahoro, kandi iteka ujye ukomeza kumfasha no kunkomeza kugira ngo nubahe amategeko yawe.
mwami Yesu undinde muri iri joro, umbere umurinzi kandi umbere imbaraga zanjye, mbere n'amahoro mu gihe ngiye kuryama. Kaburi ikintu cyose kibi Satani yari yanteguriye kigomba kongeraho guhera iri joro cyangwa se mu gihe ngiye kuryama, icyo kibi cyose Satani yari yanteguriye ngo kimbere kibi, ndakwinginze gifate ugihindure cyiza, kimbyarire ahubwo ibyiza kurusha. Cyitwa ko ari ikibi cyose cyari kintegereje mbyutse muri iri joro ngiye kuryama, reka nze gusanga wamaze kugihindura ahubwo icyiza kurushaho ku buzima bwanjye. Icyo Satani yari yateguye ko aricyo kigiye kundimbura, aricyo kigiye gutuma ubuzima bwanjye bwikubita hasi, Mana gifate ahubwo gikoreshe kimbera urwego runzamura rukangeza ku rundi rwego. Icyo Satani yari yateguye cyose kudutera depression, kudukura imitima, kuduca intege mu buzima bwacu tukabaho twihebye, icyo cyose Mana gifata ahubwo gihindure kitubera ibyishimo by'iri joro ndetse n'indi minsi yose ikurikiye, kandi ibyo byishimo bivuye kuri weho zibe arizo mbaraga zacu zituyobora. Ijambo ryawe ryaduhaye icyizere tugenderaho ko nta ntwari izakorerwa kuturwanya n'imwe izigera ibasha gutsinda. Reka nature nanjye iri joro mvuge ngo usibye nanjye gusa nta n'intwaro yakorewe kuba yagirira nabi umuryango wanjye izigera ibasha kubigeraho. Kanongere nature ko nta n'intwaro yakorewe kurimbura ubuzima bwanjye n'umubiri wanjye, intwaro yaremewe kuntera indwara izigera ibasha kubigeraho mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo Satani abazenguruka hose ameze nk'intare yasaze ashaka uwashwanyaguza, ariko ngereka nkomeze magarare mu mababa yawe, mu burinzi bwawe, mu mbaraga z'izina ryawe Yesu Kristo. Reka ngumye magarare mu maraso yawe Yesu Kristo, akomeza mbere isoko y'intsinzi yanjye. Maraso ya Yesu Kristo akomeza bari imbere isoko y'ibyo nifuza kugeraho n'ibyo ngeraho byose. Nimba Mana uri kumwe natwe muri iri joro, nta wabasha kuturwanya, nta n'ikibi cyatugeraho. Niyo mpamvu muri kano kanya Mana, mu gihe tuba dufite ibyaduteye ubwoba n'ibitubangamiye byose n'ibitagenda neza mu buzima bwacu, niyo mpamvu tuje imbere yawe iri joro, kuko imbere yawe ariho hari umutekano w'ubuzima bwacu. Muri weho niho hari umutekano wa nyawo, muri weho niho hari gutuma urugo rwacu rugira ya mahoro yera atunganye, gatekana mu mibiri yacu tuba dutuyemo, ndetse tukanatekana mu miryango yacu ko turi mu burinzi bwawe. Muri rino joro ubwo turi guhamagara izina ryawe, buri byiyumviro twari twifitemo byo gushidikanya, buri gushidikanya ku ntege nke zacu, buri gushidikanya ku bushobozi bwacu, buri gushidikanya kuri weho byari biturimo, byose reka biveho, imbaraga zawe zize zituganzemo. Ibyiyumviro by'ubwoba bw'iri joro ndetse n'ubw'ejo hazaza, ubwo bwoba bwose ubudukuremo, kaburi guta umutwe kose kwari kuturimo ugukure mu nzira yacu. Ijambo ryawe ridusaba gukomera, ridusaba kugira umurava, ijambo ryawe ridusaba kudatinya, kuko ngo nta kintu cyakagombye kudutera ubwoba, kuko Imana iri kumwe natwe, watwijeje kuri kumwe natwe. Bana natwe muri iri joro, hatagira ikidutera ubwoba icyo ari cyo cyose, kuko wadusezeranije kutazatuvaho, kutazadutererana. Kamana twongere dufate uyu mwanya tugushimire kubw'intambaro turwanirira. Hari intambaro turwanirira tutajya tubonesha amaso yacu, ariko tunagushimire kuri za ntambara ujya urwanirira ubuzima bwacu tukazibonesha amaso yacu, hakaba n'igihe rimwe na rimwe tubyirengagije. Izo ntambara zose turwanirira turabigushimiye. Komeza uturwanirira izo ntambara tubona, ukomeze Imana unaturwanirira izo ntambara zose. Akenshi buri gihe uturwanirira aho amaso yacu abatari kubasha kubona. Ku burinzi bwawe bwera buze ku buzima bwacu, reka uburinzi bwawe bwera buze kuri uru rugo rwanjye ndimo, reka uburinzi bwawe bwera buze ku muryango wanjye. Izi ntambara ndwana buri munsi, uzi aho mfite intege nke Mana, ibyo ncamo buri munsi byose urabizi. Mpamvu ngusabye ku mbaraga zawe zituruka hejuru, ndetse ngusabye uburinzi bwawe ukangomeza. Dukomeze utureberere twaba tugenda, utureberere twaba tugaruka. Uburinzi bwawe bubane natwe. Isi turimo buri munsi ducamo yuzuye kwikunda, n'isi yuzuye ikibi gusa, buryo bituma niyo umuntu ahindukije amaso ye abona kubera kwikunda byuzuye mu bantu, nta muntu n'umwe wagira icyo amufasha. Uhindukira ukabona kubera abantu bikunda, abantu babaye babi, ukabona ntawe wasaba ubufasha, ukabona ntawe wahungiraho, ukabona ibibazo byawe niwe Imana yonyine ishobora kubikemura. Niyo mpamvu duhindukiye kuko isi yuzuye ikibi, ibibazo nibyo ducamo byose turabikuzaniye, aba ari weho wenyine uturuhura ibyo bibazo byose dufite. Ijambo ryawe nk'uko twarisomye muri Zaburi, reka kuko bigende gutyo, nk'uko bivugwa muri Zaburi ngo amababa y'abamarayika bawe ahora arinze abo ngabo batinya Imana. Natwe reka amababa yawe ahora aturinze, kuko turagutinya kandi turagukunda, kuko wavuze ngo hahirwa abakwizera. Natwe turakwizeye, duhe guhirwa kwawe. Mana, warakoze kubw'ijambo ryawe ryiza waduhaye, ryongera kudusubizamo ibyiringiro bya nyabyo. Kanongere ngusabe kugira ngo intambwe zacu za buri munsi abe ari weho uzajya uziyobora.
duhe imbaraga muri iri joro, uduhe imbaraga tubyukane imbaraga, tubyuke twaruhutse neza, ndetse uduhe n'imbaraga zo kugira ngo mu gihe turi buze kuba tubyutse uduhe imbaraga n'ubushobozi, unatworohereze tubashe kugera ku ntego zacu twihaye. Ijambo ryawe ryo muri Zaburi niryo ridukomeza 18 rivuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, abafite ubwoba cyangwa se abahangayitse niryo bihurukiraho bahunga kugira ngo uwo munara ubashe kuba wabatabara. Izina ryawe muri kano kanya natwe niryo duhugiyeho. Muri iri joro tugiye kuryama, reka kuhaba kwawe kwera rikuze gutandukana natwe, gumana natwe bize kudufasha kuba twakomera kurushaho. Ikindi Mana, udukureho ino mitwaro twese tugiye kuryama ituremereye, nkuraho n'umutwaro ndemereye buri munsi mpanganye nawo, ndyama uwo mutwaro nawe ufite. Ni benshi muri kano kanya bagiye kuryama ariko ibitotsi bakabibura, bagiye kuryama bafite agahinda, bagiye kuryama bafite umutwaro ubaremereye, yaba ari abo batera umutwaro bari kumwe nabo mu nzu, yaba ari abejo bazongera guhorana bakavuga ati ejo mfite imitwaro, yaba ari ikibazo kibereye umutwaro umuntu muri kano kanya. Buri wese mukureho uwo mutwaro wari umuremereye, umuruhure, ajye kuryama aruhuka asinzire, uwo mutwaro akanguka utakiriho. Uyu mutwaro uhangana n'umwuka wacu n'ubugingo bwacu nawo udukureho. Umutwaro w'icyaha cyagiye kibata buri umwe, uwo mwuka wumukureho n'uwo mutwaro. Ka presence yawe yuzura umubiri wacu, yuzura umwuka wacu, yuzura aho turi hose, ryame neza turi muri weho. Ngushimire kuri Imana yakomeje kudusigasira. Mana, muri kano kanya nkweretse buri muntu wese uri kumva ikintu kibwirizwa, umuntu wese uri kumva rino sengesho ahari hose, reka amaso yawe amujyeho, ikiganza cyawe kimukoreho, uko agiye kuryama ntabarika aza gukanguka, akanguka akomejwe muri weho. Ibi byifuzo byabo bose, reba ubwo bwoba bwabo, reba aho bahagaze n'icyo bifuza kugeraho. Abo bari kutwumva baryamye, ureba icyo bakeneye. Kuri Imana ireba kureba kure cyane, uri Imana ireba igahinguranya, nta kintu cyahishwa amaso yawe. Reba abo bose bagukeneye muri iri joro baryamye, bose ubashe kubitaho. Ibi bibakora, hari ibi dukora, ariko ni weho Imana ibasha kureba, ikareba icyiza kiri muri twe, ukarenza amaso cya kiba abandi babona ku bantu, ahubwo ukabasha kubona n'icyiza kiri muri twe. Impamvu dusenze kugira ngo twese amaso yawe atugumeho kandi atuyobore mu nzira udushakamo. Rebesho y'amaso yawe y'imbabazi, kuko amaso yawe atandukanye n'amaso y'abantu. Iyo abantu bari kutureba batubonamo ikibi babona, cyangwa se bakabona ibindi, ariko iyo uri kuturebesha amaso yawe uri mu ijuru, ubasha kubona ikiri mu mutima yacu, icyo dutekereza mu mitima yacu niwe ubasha kukibona, ukabona n'icyiza kiri muri twe. Ndetse niwe ubasha no kubona ibibazo abandi batajya babona, n'imiruho ducamo, n'ibiduhangayikisha byose tubana nabyo mu ibanga. Ubasha kutureba mu gihe abandi babona twishimye, niwe ubasha kutureba mu mitima ukamenya ko hari akandi gahinda dufite n'ikindi kibazo kituremereye, kandi nta wundi wakituruhura usibye wowe. Ruhura buri muntu wese uri kumva muri kano kanya uryamye, kugira ngo icyari kimaze imyaka cyangwa igihe kimuremereye aze kubyuka cyavuyeho. Udukurikiye wese muri kano kanya yizera ko ibibazo bimuremereye n'ibyo yifuza kugeraho byose nta wundi wabimufashamo muri iyi si usibye imbere yawe. Niwe wenyine ushobora kuba wabimufasha, niweho icyizere cyacu ndetse n'icyo bari kutwumva, kandi ntujye utenguha abakwizeye. Mana, reka amagambo yanditse mu gitabo kiri muri Bibiliya cyitwa Kubara 6:24 kugeza kuri 26 aba ari byo biba ku bantu bose bari kutwumva muri kano kanya. Ahanditse ngo Uwiteka guha umugisha akurinde. Nanone hagakomeza havuga ngo Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Nanone kuri 26 hagakomeza havuga ngo Uwiteka kurebe neza aguha amahoro. Abadukurikiye muri kano kanya bose, reka uno murongo uri mu Kubara 6:26 cyangwa 24 kugeza kuri 26 ibyo byose bibabeho. Ibyo dusomye muri iki gitabo cyo kubara kube ariko kuri kuba ku buzima bwacu muri iri joro ndetse n'ejo hazaza. Wifashishije ijambo ryawe, reka ibyanditse muri Zaburi 40 uhereye ku murongo wa 2 bibe ku buzima bwacu, abadukurikiye bose. Ahanditse ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Reka ayo magambo abe ku buzima bwacu, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbuka no mu byondo by'isayo, ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye. Reka ayo magambo yanditse muri Zaburi 43 gukomeza abe ku buzima bwacu. Akomeza avuga ngo kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, n'iryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, maze biringire Uwiteka. Reka bazabona ibyo wadukoreye bazatinye nabo biringire Uwiteka. Amagambo yanditse muri Zaburi 40 abe ku buzima bw'abari kutwumva nonaha.
akaba uri kutwumva muri kano kanya ejo azaba afite ubushobozi n'imbaraga zo kuvuga agahagurutse akavuga ngo ubu ndahagaze kandi narakize. Buri muntu wese udukurikiye muri kano kanya ejo azaba afite imbaraga zo kuvuga ngo ubu ndahagaze ndemye kandi narakize. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya azahaguruke ku munsi w'ejo avuga ati ubu ngubu ndahagaze ndashikamye, nshobora kwirukana imbaraga z'umwanzi Satani. Reka buri uri kutwumva muri kano kanya ku munsi w'ejo nabyuka, ubashije kumurinda agabyuke, nabyuka azaba ari kuvuga ati ubu ngubu nshize amanga ndemeza neza ko nabonye neza y'Imana. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya ejo azaba ari umugabo wo guhamya adashidikanya ko yabonye neza y'Imana, n'abamubonye bose iyo neza y'Imana bakayimubonaho. Urakoze Yesu. Uremerewe wese muri kano kanya guhera uyu munsi reka yumve ko kuruhuka kwe nta handi bizigera bishobokera atari mu by'isi byose twoherezamo ngo nibyo biri buturuhure. Uremerewe wese guhera uyu munsi ajye yibuka ko imbere yawe ariho honyine yaruhukira. Natwe muri iri joro uturinde, utube hafi, presence yawe igume mu miryango yacu, igume mu ngo zacu. Nitubona twongeye kubyuka tumeze neza turaza kongera tugushimire. Reka mvuge ngo muramuke na hejo. Ciao ciao. Iri ni isengesho wajya ushyiramo buri gihe ugiye kuryama, yaba uyu munsi, ejo, kongera ukarisubizamo igihe cyose. Niba kuri YouTube channel yacu ya Rock Entertainment, icyo ukora ni ugukora subscribe kugira ngo akantu kose kagiyeho ujye uba uwa mbere mu kukabona. Ubu tuvugana abantu benshi bamaze kugera mu buriri bwabo bagiye gusinzira, biriwe muri byinshi, banyuze muri byinshi. Hari abafite ubwoba bw'ibizaba hejo, wumva hari ugushidikanya kwinshi ufite, nta kwizera ufite, cyangwa se wumva ko ubuzima utabwishimiye. Mu gihe ugiye kuryama mu masaha nk'aya ngaya, jya ufungura YouTube channel yanyu ushyiremo kino kiganiro, ni isengesho ryiza ryo gusinziriraho. Mbere yuko turyinjiramo urabanza ugafata Bibiliya yawe, cyangwa se niyo utayifataho ukiryamira ukiyorosa ugacuranga kino kiganiro. Bibiliya turaza kuyigusomera. Turebye mu Baheburayo 13 ugahera ku murongo wa 6 haranditse ngo nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya, umuntu yabasha kurwara iki? Muri kano kanya ushobora kuba ugiye kuryama wifitiye ubwo bwoba, wumva hari ibyo abantu bazagutwara, hari bitagenze neza wiremo umunsi wose, ariko aho dusomye haravuga ngo nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki? Mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo n'ingeso zabo maze mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi ni kare, kandi niko azahora iteka ryose. Iyo ubosheje kubona wabonye amahirwe yo kubasha kugera mu buriri ukaryama, abenshi hari igihe batangira gutekereza ibintu byinshi baciyemo byabatesheje umutwe, business zitagenze neza, ejo bazaza kukwishyuza ibigoranye byose uba uri gutekereza, mbega ukumva ufite ubwoba ugiye kuryama ntuzi ejo ukuntu gahunda zawe zizagenda. Gusa nanone iyo usomye mu Migani 18 umurongo wa 10 haranditse ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiraho agakomera. Ngira ngo urumva wahungira nawe muri aka kanya. Muri iri joro umuryango wanjye ndetse nanjye ubwanjye mbishyize mu biganza bya Yesu. Reka amaraso ya Yesu muri kano kanya ajye ku muryango wanjye, ajye ku madirishya ari ku nzu yanjye, tubere uburinzi bw'ikibi cyose cyari kwinjira mu rugo rwacu iri joro mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rivuga ko abagutinya baba bakikijwe cyangwa bakingirijwe bari mu burinzi bw'abamarayika bawe. Reka abamarayika bawe iri joro bazi kuba baturinze batworoshe mu gihe tugiye kuryama. Reka uburinzi bwawe buhore aho ndara ndetse n'umuryango wanjye muri kano kanya. Reka amaraso ya Yesu yeze umubiri wanjye, umutima wanjye n'ubugingo bwanjye muri iri joro. Reka amaraso ya Yesu yeze kandi abashe kurinda buri kintu cyose kiri mu buzima bwanjye. Ibimbangamira byose bingoye mbishyize mu biganza byawe. Ibyari binteye ubwoba muri iri joro ngiye kuryama, ibintesha umutwe, stress, ubwoba bwose nari ngiye kuryama mfite, bishyize mu biganza byawe Mana. Imihangayiko yose y'ejo hazaza isa nk'iteranye ikuye umutima yari iri mu buzima bwanjye cyangwa muri rino joro ngiye kuryama, yose tuyishyize mu biganza byawe mbere yuko turyama. Zaburi 16:8 haranditse ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka ryose, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyizwa. Nawe muri kano kanya mbere yo kuryama wumve ko Uwiteka ari imbere yawe kandi ari iburyo bwawe, utazigera ugira ikintu kimwe kikunyeganyiza.
ntago nimba wizera Imana wakagombye kujya kuryama ufite ubwoba uhangayikishijwe n'iby'ejo, kuko uyu munsi uko wabashe kuwucamo ukaba uri muzima n'imyaka yose umaze, n'ejo ryama uruhuke usinzire wumva ko uri mu burinzi bw'Imana. Ejo ibyo bibazo byose byaguteraga ubwoba bizikemura, cyangwa se Imana iguha ubushobozi n'ubwenge nk'uko ari ibyo yakunyujijemo n'ibyo bindi ubicemo. Ryama utekanye udafite ubwoba, wumva ko uburinzi bw'Imana buri kuri weho. Guhera uyu munsi Imana, buri munsi wose w'ubuzima bwanjye, buri munsi wose n'igihe cyanjye cyose nsigaje, mbishyize imbere yawe, ujye uri kumwe nanjye, kuko buri munsi uza utandukanye kandi ukazana ibitandukanye mu buzima bwacu. Ntazi icyo umunsi w'ejo umbikiye cyangwa ejo bundi cyangwa n'iri joro. Niyo mpamvu buri munsi w'ubuzima bwanjye bwose mushyize mu biganza byawe. Bana nanjye Data, kandi ujye ugenda imbere, yobora intambwe zanjye n'umutima wanjye ubiyobore mu mahoro, kandi iteka ujye ukomeza kumfasha no kunkomeza kugira ngo nubahe amategeko yawe. Mwami Yesu, undinde muri iri joro, umbere umurinzi kandi umbere imbaraga zanjye, mbere n'amahoro mu gihe ngiye kuryama. Kaburi ikintu cyose kibi Satani yari yaneguriye kigomba kongeraho guhera iri joro cyangwa se mu gihe ngiye kuryama. Icyo kibi cyose Satani yari yaneguriye ngo kimbere kibi, ndakwinginze gifate ugihindure cyiza, kimbyarire ahubwo ibyiza kurusha. Cyitwa ko ari ikibi cyose cyari kinegereje mbyutse muri iri joro giye kuryama, reka nze gusanga wamaze kugihindura ahubwo icyiza kurushaho ku buzima bwanjye. Icyo Satani yari yateguye ko aricyo kigiye kundimbura, aricyo giye gutuma ubuzima bwanjye bwikubita hasi, Mana gifate ahubwo gikoreshe kimbera urwego runzamura rukangeza ku rundi rwego. Icyo Satani yari yateguye cyose kudutera depression, kudukura imitima, kuduca intege mu buzima bwacu tukabaho twihebye, icyo cyose Mana gifata ahubwo gihindure kitubera ibyishimo by'iri joro ndetse n'indi minsi yose ikurikiye, kandi ibyo byishimo bivuye kuri weho zibe arizo mbaraga zacu zituyobora. Ijambo ryawe ryaduhaye icyizere tugenderaho ko nta ntwari izakorerwa kuturwanya n'imwe izigera ibasha gutsinda. Reka nature nanjye iri joro mvuge ngo usibye nanjye gusa nta n'intwaro yakorewe kuba yagirira nabi umuryango wanjye izigera ibasha kubigeraho. Kanongere nature ko nta n'intwaro yakorewe kurimbura ubuzima bwanjye n'umubiri wanjye, intwaro yaremewe kuntera indwara izigera ibasha kubigeraho, mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo Satani abazenguruka hose ameze nk'intare yasaze ashaka uwashwanyaguza, ariko ngereka nkomeze mpagarare mu mababa yawe, mu burinzi bwawe, mu mbaraga z'izina ryawe Yesu Kristo. Reka ngumye impagarare mu maraso yawe Yesu Kristo, akomeza mbere isoko y'intsinzi yanjye. Maraso ya Yesu Kristo akomeza bari imbere isoko y'ibyo nifuza kugeraho n'ibyo ngeraho byose. Nimba Mana uri kumwe natwe muri iri joro, nta wabasha kuturwanya, nta n'ikibi cyatugeraho. Niyo mpamvu muri kano kanya Mana, mu gihe tuba dufite ibyaduteye ubwoba n'ibitubangamiye byose n'ibitagenda neza mu buzima bwacu, niyo mpamvu tuje imbere yawe iri joro, kuko imbere yawe ariho hari umutekano w'ubuzima bwacu. Muri weho niho hari umutekano wa nyawo, muri weho niho hari gutuma urugo rwacu rugira ya mahoro yera atunganye, gatekana mu mibiri yacu tuba dutuyemo, ndetse tukanatekana mu miryango yacu ko turi mu burinzi bwawe. Muri rino joro ubwo turi guhamagara izina ryawe, buri byiyumviro twari twifitemo byo gushidikanya, buri gushidikanya ku ntege nke zacu, buri gushidikanya ku bushobozi bwacu, buri gushidikanya kuri weho byari biturimo, byose reka biveho, imbaraga zawe zize zituganzemo. Ibyiyumviro by'ubwoba bw'iri joro ndetse n'ubw'ejo hazaza, ubwo bwoba bwose ubudukuremo, kaburi guta umutwe kose kwari kuturimo ugukure mu nzira yacu. Ijambo ryawe ridusaba gukomera, ridusaba kugira umurava, ijambo ryawe ridusaba kudatinya, kuko ngo nta kintu cyakagombye kudutera ubwoba, kuko Imana iri kumwe natwe, watwijeje kuri kumwe natwe. Bana natwe muri iri joro, hatagira ikidutera ubwoba icyo ari cyo cyose, kuko wadusezeranije kutazatuvaho, kutazadutererana. Kamana twongere dufate uyu mwanya tugushimire kubw'intambaro turwanirira. Hari intambaro turwanirira tutajya tubonesha amaso yacu, ariko tunagushimire kuri za ntambara ujya urwanirira ubuzima bwacu tukazibonesha amaso yacu, hakaba n'igihe rimwe na rimwe tubyirengagije. Izo ntambara zose turwanirira turabigushimiye. Komeza uturwanirira izo ntambara tubona, ukomeze Imana unaturwanirira izo ntambara zose. Akenshi buri gihe uturwanirira aho amaso yacu batari kubasha kubona. Ku burinzi bwawe bwera buze ku buzima bwacu, reka uburinzi bwawe bwera buze kuri uru rugo rwanjye ndimo, reka uburinzi bwawe bwera buze ku muryango wanjye. Izi ntambara ndwana buri munsi, uzi aho mfite intege nke Mana, ibyo ncamo buri munsi byose urabizi. Mpamvu gusabye ku mbaraga zawe zituruka hejuru, ndetse ngusabye uburinzi bwawe ukankomeza. Dukomeze utureberere twaba tugenda, utureberere twaba tugaruka. Uburinzi bwawe bubane natwe. Si turimo buri munsi ducamo yuzuye kwikunda,
n'isi yuzuye ikibi gusa, buryo bituma niyo umuntu ahindukije amaso ye abona kubera kwikunda byuzuye mu bantu nta muntu n'umwe wagira icyo amufasha. Uhindukira ukabona kubera abantu bikunda, abantu babaye babi, ukabona ntawe wasaba ubufasha, ukabona ntawe wahungiraho, ukabona ibibazo byawe niwe Imana yonyine ishobora kubikemura. Niyo mpamvu duhindukiye kuko isi yuzuye ikibi, ibibazo n'ibyo ducamo byose turabikuzaniye, aba ari weho wenyine uturuhura ibyo bibazo byose dufite. Ijambo ryawe nk'uko twarisomye muri Zaburi, reka kuko bigende gutyo nk'uko bivugwa muri Zaburi ngo amababa y'abamarayika bawe ahora arinze abo ngabo batinya Imana. Natwe reka amababa yawe ahora aturinze kuko turagutinya kandi turagukunda, kuko wavuze ngo hahirwa abakwizera, natwe turakwizeye, duhe guhirwa kwawe. Mana, warakoze kubw'ijambo ryawe ryiza waduhaye ryongera kudusubizamo ibyiringiro bya nyabyo. Kanongere ngusabe kugira ngo intambwe zacu za buri munsi abe ari weho uzajya uziyobora. Duhe imbaraga muri iri joro, uduhe imbaraga tubyukane imbaraga, tubyuke twaruhutse neza, ndetse uduhe n'imbaraga zo kugira ngo mu gihe turi buze kuba tubyutse uduhe imbaraga n'ubushobozi, unatworohereze tubashe kugera ku ntego zacu twihaye. Ijambo ryawe ryo muri Zaburi niryo ridukomeza 18 rivuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, abafite ubwoba cyangwa se abahangayitse niryo bihurukiraho bahunga kugira ngo uwo munara ubashe kuba wabatabara. Izina ryawe muri kano kanya natwe niryo duhugiyeho. Muri iri joro tugiye kuryama, reka kuhaba kwawe kwera rikuze gutandukana natwe, gumana natwe bize kudufasha kuba twakomera kurushaho. Ikindi Mana, udukureho ino mitwaro twese tugiye kuryama ituremereye, nkuraho n'umutwaro undemereye buri munsi mpanganye nawo, ndyama uwo mutwaro nawe ufite. Ni benshi muri kano kanya bagiye kuryama ariko ibitotsi bakabibura, bagiye kuryama bafite agahinda, bagiye kuryama bafite umutwaro ubaremereye, yaba ari abo batera umutwaro bari kumwe nabo mu nzu, yaba ari abejo bazongera guhorana bakavuga ati ejo mfite imitwaro, yaba ari ikibazo kibereye umutwaro umuntu muri kano kanya. Buri wese mukureho uwo mutwaro wari umuremereye, umuruhure, ajye kuryama aruhuka asinzire, uwo mutwaro akanguka utakiriho. Buri mutwaro uhangana n'umwuka wacu n'ubugingo bwacu nawo udukureho. Umutwaro w'icyaha cyagiye kibata buri umwe, uwo mwuka wumukureho n'uwo mutwaro. Ka presence yawe yuzura umubiri wacu, yuzura umwuka wacu, yuzura aho turi hose, ryame neza turi muri weho. Ngushimire kuri Imana yakomeje kudusigasira. Mana, muri kano kanya nkweretse buri muntu wese uri kumva ikintu kibwirizwa, umuntu wese uri kumva rino sengesho ahari hose, reka amaso yawe amujyeho, ikiganza cyawe kimukoreho, uko agiye kuryama ntaba ariko aza gukanguka, akanguka akomejwe muri weho. Ibyifuzo byabo bose, reba ubwo bwoba bwabo, reba aho bahagaze n'icyo bifuza kugeraho. Abo bari kutwumva baryamye, ureba icyo bakeneye. Kuri Imana ireba kureba kure cyane, uri Imana ireba igahinguranya, nta kintu cyahishwa amaso yawe. Reba abo bose bagukeneye muri iri joro baryamye, bose ubashe kubitaho. Ibi bakora, hari ibi dukora, ariko ni weho Imana ibasha kureba, ikareba icyiza kiri muri twe, ukarenza amaso cya kiba abandi babona ku bantu, ahubwo ukabasha kubona n'icyiza kiri muri twe. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo twese amaso yawe atugumeho kandi atuyobore mu nzira udushakamo. Urebeshe y'amaso yawe y'imbabazi, kuko amaso yawe atandukanye n'amaso y'abantu. Iyo abantu bari kutureba batubonamo ikibi babona cyangwa se bakabona ibindi, ariko iyo uri kuturebesha amaso yawe uri mu ijuru, ubasha kubona ikiri mu mutima yacu, icyo dutekereza mu mitima yacu niwo ubasha kukibona, ukabona n'icyiza kiri muri twe. Ndetse niwo ubasha no kubona ibibazo abandi batajya babona, n'imiruho ducamo n'ibiduhangayikisha byose tubana nabyo mu ibanga. Ubasha kutureba mu gihe abandi babona twishimye, niwo ubasha kutureba mu mitima ukamenya ko hari akandi gahinda dufite n'ikindi kibazo kituremereye, kandi nta wundi wakituruhura usibye wowe. Ruhura buri muntu wese uri kumva muri kano kanya uryamye, kugira ngo icyari kimaze imyaka cyangwa igihe kimuremereye aze kubyuka cyavuyeho. Udukurikiye wese muri kano kanya yizera ko ibibazo bimuremereye n'ibyo yifuza kugeraho byose nta wundi wabimufashamo muri iyi si usibye imbere yawe. Niwe wenyine ushobora kuba wabimufasha, niweho icyizere cyacu ndetse n'icyo bari kutwumva, kandi ntujye utenguha abakwizeye. Mana, reka amagambo yanditse mu gitabo kiri muri Bibiliya cyitwa Kubara 6:24 kugeza kuri 26 aba ari byo biba ku bantu bose bari kutwumva muri kano kanya. Ahanditse ngo Uwiteka guha umugisha akurinde. Nanone hagakomeza havuga ngo Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Nanone kuri 26 hagakomeza havuga ngo Uwiteka kurebe neza aguha amahoro. Abadukurikiye muri kano kanya bose, reka uno murongo uri mu Kubara 6:26 cyangwa se 24 kugeza kuri 26 ibyo byose bibabeho. Ibyo dusomye muri iki gitabo cyo Kubara
kube ariko kuri kuba ku buzima bwacu muri iri joro ndetse n'ejo hazaza. Wifashishije ijambo ryawe, reka ibyanditse muri Zaburi 40 uhereye ku murongo wa 2 bibe ku buzima bwacu, abadukurikiye bose. Ahanditse ngo, nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi, yumva gutaka kwanjye. Reka ayo magambo abe ku buzima bwacu, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbuka no mu byondo by'isayo, ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye. Reka ayo magambo yanditse muri Zaburi 43 gukomeza abe ku buzima bwacu. Komeza avuga ngo, kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, n'iryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, maze biringire Uwiteka. Reka bazabona ibyo wadukoreye, bazatinye nabo biringire Uwiteka. Amagambo yanditse muri Zaburi 40 abe ku buzima bw'abari kutwumva nonaha. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya, ejo azaba afite ubushobozi n'imbaraga zo kuvuga, agahagurutsa akavuga ngo, ubu ndahagaze kandi narakize. Kaburi muntu wese udukurikiye muri kano kanya, ejo azaba afite imbaraga zo kuvuga ngo, ubu ndahagaze ndemye kandi narakize. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya, azahaguruke ku munsi w'ejo avuga ati, ubu ngubu ndahagaze ndashikamye, nshobora kwirukana imbaraga z'umwanzi Satani. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya, ku munsi w'ejo nabyuka, ubashije kumurinda agabyuke, nabyuka azaba ari kuvuga ati, ubu ngubu nshize amanga, ndemeza neza ko nabonye neza y'Imana. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya, ejo azaba ari umugabo wo guhamya adashidikanya ko yabonye neza y'Imana, n'abamubonye bose iyo neza y'Imana bakayimubonaho. Urakoze Yesu. Uremerewe wese muri kano kanya, guhera uyu munsi reka yumve ko kuruhuka kwe nta handi bizigera bishobokera, atari mu by'isi byose twoherezamo ngo nibyo biri buturuhure. Uremerewe wese guhera uyu munsi ajye yibuka ko imbere yawe ariho honyine yaruhukira. Natwe muri iri joro uturinde, utube hafi, presence yawe igume mu miryango yacu, igume mu ngo zacu. Nitubona twongeye kubyuka tumeze neza, turaza kongera tugushimire. Reka mvuge ngo muramuke na hejo. Ciao ciao. Iri ni isengesho wajya ushyira mu buri gihe ugiye kuryama, yaba uyu munsi, ejo, kongera ukarisubizamo igihe cyose. Niba kuri YouTube channel yacu ya Rock Entertainment, icyo ukora ni ugukora subscribe kugira ngo akantu kose kagiyeho ujye uba uwa mbere mu kukabona. Ubu tuvugana abantu benshi bamaze kugera mu buriri bwabo, bagiye gusinzira, biriwe muri byinshi, banyuze muri byinshi. Hari abafite ubwoba bw'ibizaba hejo, wumva hari ugushidikanya kwinshi ufite, nta kwizera ufite, cyangwa se wumva ko ubuzima utabwishimiye. Mu gihe ugiye kuryama mu masaha nk'aya ngaya, jya ufungura YouTube channel yanyu, ushyiremo kino kiganiro, ni isengesho ryiza ryo gusinziriraho. Mbere yuko turyinjiramo, urabanza ugafata Bibiliya yawe, cyangwa se niyo utayifataho ukiryamira, ukiyorosa, ugacuranga kino kiganiro. Bibiliya turaza kuyigusomera. Turebye mu Baheburayo 13 ugahera ku murongo wa 6, haranditse ngo, nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti, Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Muri kano kanya ushobora kuba ugiye kuryama wifitiye ubwo bwoba, wumva hari ibyo abantu bazagutwara, hari bitagenze neza wiremo umunsi wose. Ariko aho dusomye haravuga ngo, nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti, Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Mwibuke ababayoboraga kera, bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo n'ingeso zabo, maze mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi ni kare, kandi niko azahora iteka ryose. Iyo ubashije kubona wabonye amahirwe yo kubasha kugera mu buriri ukaryama, abenshi hari igihe batangira gutekereza ibintu byinshi baciyemo byabatesheje umutwe, business zitagenze neza, ejo bazaza kukwishyuza ibigoranye byose uba uri gutekereza, mbega ukumva ufite ubwoba ugiye kuryama, ntuzi ejo ukuntu gahunda zawe zizagenda. Gusa nanone iyo usomye mu Migani 18 umurongo wa 10, haranditse ngo, izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiraho agakomera. Ngira ngo urumva wahungira nawe muri aka kanya. Muri iri joro umuryango wanjye ndetse nanjye ubwanjye mbishyize mu biganza bya Yesu. Reka amaraso ya Yesu muri kano kanya ajye ku muryango wanjye, ajye ku madirishya ari ku nzu yanjye, tubere uburinzi bw'ikibi cyose cyari kwinjira mu rugo rwacu iri joro, mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rivuga ko abagutinya baba bakikijwe cyangwa bakingirijwe, bari mu burinzi bw'abamarayika bawe. Reka abamarayika bawe iri joro bazi kuba baturinze, batworoshe mu gihe tugiye kuryama. Reka uburinzi bwawe buhore aho ndara ndetse n'umuryango wanjye muri kano kanya. Reka amaraso ya Yesu yeze umubiri wanjye, umutima wanjye n'ubugingo bwanjye muri iri joro. Reka
amaraso ya Yesu yeze kandi abashe kurinda buri kintu cyose kiri mu buzima bwanjye. Ibimbangamira byose bingoye mbishyize mu biganza byawe. Ibyari binteye ubwoba muri iri joro ngiye kuryama, ibintesha umutwe, stress, ubwoba bwose nari ngiye kuryama mfite, bishyize mu biganza byawe Mana. Imihangayiko yose y'ejo hazaza isa nk'iteranye ikuye umutima yari iri mu buzima bwanjye cyangwa muri rino joro ngiye kuryama, yose tuyishyize mu biganza byawe mbere yuko turyama. Zaburi 16:8 haranditse ngo, nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka ryose, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Nawe muri kano kanya mbere yo kuryama wumve ko Uwiteka ari imbere yawe kandi ari iburyo bwawe, utazigera ugira ikintu kimwe kikunyeganyeza. Ntago nimba wizera Imana wakagombye kujya kuryama ufite ubwoba uhangayikishijwe n'iby'ejo, kuko uyu munsi uko wabashe kuwucamo ukaba uri muzima n'imyaka yose umaze, n'ejo ryama uruhuke usinzire wumva ko uri mu burinzi bw'Imana. Ejo ibyo bibazo byose byaguteraga ubwoba bizikemura, cyangwa se Imana iguha ubushobozi n'ubwenge kuko ari ibyo yakunyujijemo n'ibyo bindi ubicemo. Ryama utekanye udafite ubwoba, wumva ko uburinzi bw'Imana buri kuri weho. Guhera uyu munsi Imana, buri munsi wose w'ubuzima bwanjye, buri munsi wose n'igihe cyanjye cyose nsigaje, mbishyize imbere yawe, ujye uri kumwe nanjye, kuko buri munsi uza utandukanye kandi ukazana ibitandukanye mu buzima bwacu. Ntazi icyo umunsi w'ejo umbikiye cyangwa ejo bundi cyangwa n'iri joro. Niyo mpamvu buri munsi w'ubuzima bwanjye bwose mushyize mu biganza byawe. Bana nanjye Data kandi ujye ugenda imbere, yobora intambwe zanjye n'umutima wanjye ubiyobore mu mahoro, kandi iteka ujye ukomeza kumfasha no kunkomeza kugira ngo nubahe amategeko yawe. Mwami Yesu, undinde muri iri joro, umbere umurinzi kandi umbere imbaraga zanjye, mbere n'amahoro mu gihe ngiye kuryama. Kaburi ikintu cyose kibi Satani yari yanteguriye kigomba kongeraho guhera iri joro cyangwa se mu gihe ngiye kuryama, icyo kibi cyose Satani yari yanteguriye ngo kimbere kibi, ndakwinginze gifate ugihindure cyiza, kimbyarire ahubwo ibyiza kurusha. Cyitwa ko ari ikibi cyose cyari kintegereje mbyutse muri iri joro ngiye kuryama, reka nze gusanga wamaze kugihindura ahubwo icyiza kurushaho ku buzima bwanjye. Icyo Satani yari yateguye ko aricyo kigiye kundimbura, aricyo giye gutuma ubuzima bwanjye bwikubita hasi, Mana gifate ahubwo gikoreshe kimbera urwego runzamura rukangeza ku rundi rwego. Icyo Satani yari yateguye cyose kudutera depression, kudukura imitima, kuduca intege mu buzima bwacu tukabaho twihebye, icyo cyose Mana gifata ahubwo gihindure kitubera ibyishimo by'iri joro ndetse n'indi minsi yose ikurikiye, kandi ibyo byishimo bivuye kuri weho zibe arizo mbaraga zacu zituyobora. Ijambo ryawe ryaduhaye icyizere tugenderaho ko nta ntwari izakorerwa kuturwanya n'imwe izigera ibasha gutsinda. Reka nature nanjye iri joro mvuge ngo, usibye nanjye gusa, nta n'intwaro yakorewe kuba yagirira nabi umuryango wanjye izigera ibasha kubigeraho. Kanongere nature ko nta n'intwaro yakorewe kurimbura ubuzima bwanjye n'umubiri wanjye, intwaro yaremewe kuntera indwara izigera ibasha kubigeraho, mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo Satani abazenguruka hose ameze nk'intare yasaze ashaka uwashwanyaguza, ariko njye reka nkomeze mpagarare mu mababa yawe, mu burinzi bwawe, mu mbaraga z'izina ryawe Yesu Kristo. Reka ngumye mpagarare mu maraso yawe Yesu Kristo, akomeza mbere isoko y'intsinzi yanjye. Maraso ya Yesu Kristo akomeza bari imbere isoko y'ibyo nifuza kugeraho n'ibyo ngeraho byose. Nimba Mana uri kumwe natwe muri iri joro, nta wabasha kuturwanya, nta n'ikibi cyatugeraho. Niyo mpamvu muri kano kanya Mana, mu gihe tuba dufite ibyaduteye ubwoba n'ibitubangamiye byose n'ibitagenda neza mu buzima bwacu, niyo mpamvu tuje imbere yawe iri joro, kuko imbere yawe ariho hari umutekano w'ubuzima bwacu. Muri weho niho hari umutekano wa nyawo, muri weho niho hari gutuma urugo rwacu rugira ya mahoro yera atunganye, gatekana mu mibiri yacu tuba dutuyemo, ndetse tukanatekana mu miryango yacu ko turi mu burinzi bwawe. Muri rino joro ubwo turi guhamagara izina ryawe, buri byiyumviro twari twifitemo byo gushidikanya, buri gushidikanya ku ntege nke zacu, buri gushidikanya ku bushobozi bwacu, buri gushidikanya kuri weho byari biturimo, byose reka biveho, imbaraga zawe zize zituganzemo. Ibyiyumviro by'ubwoba bw'iri joro ndetse n'ubw'ejo hazaza, ubwo bwoba bwose ubudukuremo, kaburi guta umutwe kose kwari kuturimo ugukure mu nzira yacu. Ijambo ryawe ridusaba gukomera, ridusaba kugira umurava, ijambo ryawe ridusaba kudatinya, kuko ngo nta kintu cyakagombye kudutera ubwoba, kuko Imana iri kumwe natwe, watwijeje kuri kumwe natwe. Bana natwe muri iri joro, hatagira ikidutera ubwoba icyo ari cyo cyose, kuko wadusezeranije kutazatuvaho, kutazadutererana. Kamana twongere dufate uyu mwanya tugushimire kubw'intambaro turwanirira,
hari intambara turwanirira tutajya tubonesha amaso yacu, ariko tunagushimire kuri za ntambara ujya urwanirira ubuzima bwacu tukazibonesha amaso yacu, hakaba n'igihe rimwe na rimwe tubyirengagije. Izo ntambara zose turwanirira turabigushimiye. Komeza uturwanirira izo ntambara tubona, ukomeze Imana unaturwanirira izo ntambara zose. Akenshi buri gihe uturwanirira aho amaso yacu aba atari kubasha kubona. Ku burinzi bwawe bwera buze ku buzima bwacu, reka uburinzi bwawe bwera buze kuri uru rugo rwanjye ndimo, reka uburinzi bwawe bwera buze ku muryango wanjye. Izi ntambara ndwana buri munsi, uzi aho mfite intege nke Mana, ibyo ncamo buri munsi byose urabizi. Mpamvu gusabye ku mbaraga zawe zituruka hejuru, ndetse ngusabye uburinzi bwawe ukankomeza. Dukomeze utureberere twaba tugenda, utureberere twaba tugaruka. Uburinzi bwawe bubane natwe. Isi turimo buri munsi ducamo yuzuye kwikunda, n'isi yuzuye ikibi gusa, buryo bituma niyo umuntu ahindukije amaso ye abona kubera kwikunda byuzuye mu bantu, nta muntu n'umwe wagira icyo amufasha. Uhindukira ukabona kubera abantu bikunda, abantu babaye babi, ukabona ntawe wasaba ubufasha, ukabona ntawe wahungiraho, ukabona ibibazo byawe niwe Imana yonyine ishobora kubikemura. Niyo mpamvu duhindukiye kuko isi yuzuye ikibi, ibibazo nibyo ducamo byose turabikuzaniye, aba ari weho wenyine uturuhura ibyo bibazo byose dufite. Ijambo ryawe nk'uko twarisomye muri Zaburi, reka kuko bigende gutyo, nk'uko bivugwa muri Zaburi ngo amababa y'abamarayika bawe ahora arinze abo ngabo batinya Imana. Natwe reka amababa yawe ahora aturinze kuko turagutinya kandi turagukunda. Kuko wavuze ngo hahirwa abakwizera, natwe turakwizeye, duhe guhirwa kwawe. Mana, warakoze kubw'ijambo ryawe ryiza waduhaye, ryongera kudusubizamo ibyiringiro bya nyabyo. Kanongere ngusabe kugira ngo intambwe zacu za buri munsi abe ari weho uzajya uziyobora. Duhe imbaraga muri iri joro, uduhe imbaraga tubyukane imbaraga, tubyuke twaruhutse neza, ndetse uduhe n'imbaraga zo kugira ngo mu gihe turi buze kuba tubyutse uduhe imbaraga n'ubushobozi, unatworohereze tubashe kugera ku ntego zacu twihaye. Ijambo ryawe ryo muri Zaburi niryo ridukomeza 18 rivuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, abafite ubwoba cyangwa se abahangayitse niryo bihurukiraho bahunga kugira ngo uwo munara ubashe kuba wabatabara. Izina ryawe muri kano kanya natwe niryo duhungiyeho. Muri iri joro tugiye kuryama, reka kuhaba kwawe kwera rikuze gutandukana natwe, gumana natwe, bize kudufasha kuba twakomera kurushaho. Ikindi Mana, udukureho ino mitwaro twese tugiye kuryama ituremereye, nkuraho n'umutwaro undemereye buri munsi mpanganye nawo, ndyama uwo mutwaro nawe ufite. Ni benshi muri kano kanya bagiye kuryama ariko ibitotsi bakabibura, bagiye kuryama bafite agahinda, bagiye kuryama bafite umutwaro ubaremereye, yaba ari abo batera umutwaro bari kumwe nabo mu nzu, yaba ari abejo bazongera guhorana bakavuga ati ejo mfite imitwaro, yaba ari ikibazo kibereye umutwaro umuntu muri kano kanya. Buri wese mukureho uwo mutwaro wari umuremereye, umuruhure, ajye kuryama aruhuka asinzire, uwo mutwaro akanguka utakiriho. Uyu mutwaro uhangana n'umwuka wacu n'ubugingo bwacu nawo udukureho. Umutwaro w'icyaha cyagiye kibata buri umwe, uwo mwuka wumukureho n'uwo mutwaro. Ka presence yawe yuzura umubiri wacu, yuzura umwuka wacu, yuzura aho turi hose, ryame neza turi muri weho. Ngushimire kuri Imana yakomeje kudusigasira. Mana, muri kano kanya nkweretse buri muntu wese uri kumva ikintu kibwirizwa, umuntu wese uri kumva rino sengesho ahari hose, reka amaso yawe amujyeho, ikiganza cyawe kimukoreho, uko agiye kuryama ntaba ariko aza gukanguka, akanguka akomejwe muri weho. Ibyifuzo byabo bose, reba ubwo bwoba bwabo, reba aho bahagaze n'icyo bifuza kugeraho. Abo bari kutwumva baryamye, ureba icyo bakeneye. Kuri Imana ireba kureba kure cyane, uri Imana ireba igahinguranya, nta kintu cyahishwa amaso yawe. Reba abo bose bagukeneye muri iri joro baryamye, bose ubashe kubitaho. Ibi bakora, hari ibi dukora, ariko ni weho Imana ibasha kureba, ikareba icyiza kiri muri twe, ukarenza amaso cya kiba abandi babona ku bantu, ahubwo ukabasha kubona n'icyiza kiri muri twe. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo twese amaso yawe atugumeho kandi atuyobore mu nzira udushakamo. Rebesho y'amaso yawe y'imbabazi, kuko amaso yawe atandukanye n'amaso y'abantu. Iyo abantu bari kutureba batubonamo ikibi babona, cyangwa se bakabona ibindi, ariko iyo uri kuturebesha amaso yawe uri mu ijuru, ubasha kubona ikiri mu mutima yacu, icyo dutekereza mu mitima yacu niwo ubasha kukibona, ukabona n'icyiza kiri muri twe. Ndetse niwo ubasha no kubona ibibazo abandi batajya babona, n'imiriho ducamo n'ibiduhangayikisha byose tubana nabyo mu ibanga. Ubasha kutureba mu gihe abandi babona twishimye, niwo ubasha kutureba mu mitima ukamenya ko hari akandi gahinda dufite n'ikindi kibazo kituremereye, kandi nta wundi wakituruhura usibye wowe. Ruhura buri muntu wese uri kumva muri kano kanya uryamye, kugira ngo icyari kimaze imyaka cyangwa igihe kimuremereye aze kubyuka cyavuyeho. Udukurikiye wese muri kano kanya
yizera ko ibibazo bimuremereye n'ibyo yifuza kugeraho byose nta wundi wabimufashamo muri iyi si usibye imbere yawe. Niwe wenyine ushobora kuba wabimufasha. Niweho icyizere cyacu ndetse n'icy'abari kutwumva, kandi ntujye utenguha abakwizeye. Mana, reka amagambo yanditse mu gitabo kiri muri Bibiliya cyitwa Kubara 6:24 kugeza kuri 26 aba ari byo biba ku bantu bose bari kutwumva muri kano kanya. Ahanditse ngo Uwiteka guha umugisha akurinde. Nanone hagakomeza havuga ngo Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Nanone kuri 26 hagakomeza havuga ngo Uwiteka kurebe neza aguha amahoro. Abadukurikiye muri kano kanya bose, reka uno murongo uri mu Kubara 6:26 cyangwa se 24 kugeza kuri 26 ibyo byose bibabeho. Ibyo dusomye muri iki gitabo cyo kubara kube ariko kuri kuba ku buzima bwacu muri iri joro ndetse n'ejo hazaza. Wifashishije ijambo ryawe, reka ibyanditse muri Zaburi 40 uhereye ku murongo wa 2 bibe ku buzima bwacu abadukurikiye bose. Ahanditse ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Reka ayo magambo abe ku buzima bwacu, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbuka no mu byondo by'isayo, ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye. Reka ayo magambo yanditse muri Zaburi 43 gukomeza abe ku buzima bwacu. Akomeza avuga ngo kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, n'iryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye maze biringire Uwiteka. Reka bazabona ibyo wadukoreye bazatinye nabo biringira Uwiteka. Amagambo yanditse muri Zaburi 40 abe ku buzima bw'abari kutwumva nonaha. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya, ejo azaba afite ubushobozi n'imbaraga zo kuvuga, agahagurutse akavuga ngo ubu ndahagaze kandi narakize. Kaburi muntu wese udukurikiye muri kano kanya, ejo azaba afite imbaraga zo kuvuga ngo ubu ndahagaze ndemye kandi narakize. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya, ahazahaguruke ku munsi w'ejo avuga ati ubu ngubu ndahagaze ndashikamye, nshobora kwirukana imbaraga z'umwanzi Satani. Reka buri uri kutwumva muri kano kanya, ku munsi w'ejo nabyuka, ubashije kumurinda agabyuke, nabyuka azaba ari kuvuga ati ubu ngubu nshize amanga ndemeza neza ko nabonye neza y'Imana. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya, ejo azaba ari umugabo wo guhamya adashidikanya ko yabonye neza y'Imana, n'abamubonye bose iyo neza y'Imana bakayimubonaho. Urakoze Yesu. Uremerewe wese muri kano kanya, guhera uyu munsi reka yumve ko kuruhuka kwe nta handi bizigera bishobokera atari mu by'isi byose twoherezamo ngo nibyo biri buturuhure. Uremerewe wese guhera uyu munsi ajye yibuka ko imbere yawe ariho honyine yaruhukira. Natwe muri iri joro uturinde, utube hafi, presence yawe igume mu miryango yacu, igume mu ngo zacu. Nitubona twongeye kubyuka tumeze neza, turaza kongera tugushimire. Reka mvuge ngo muramuke na hejo. Ciao ciao. Iri ni isengesho wajya ushyiramo buri gihe ugiye kuryama, yaba uyu munsi, ejo, kongera ukarisubizamo igihe cyose. Niba kuri YouTube channel yacu ya Rock Entertainment, icyo ukora ni ugukora subscribe kugira ngo akantu kose kagiyeho ujye uba uwa mbere mu kukabona. Ubu tuvugana abantu benshi bamaze kugera mu buriri bwabo, bagiye gusinzira, biriwe muri byinshi, banyuze muri byinshi. Hari abafite ubwoba bw'ibizaba hejo, wumva hari ugushidikanya kwinshi ufite, nta kwizera ufite, cyangwa se wumva ko ubuzima utabwishimiye. Mu gihe ugiye kuryama mu masaha nk'aya ngaya, jya ufungura YouTube channel yanyu, ushyiremo kino kiganiro, ni isengesho ryiza ryo gusinziriraho. Mbere yuko turyinjiramo, urabanza ugafata Bibiliya yawe, cyangwa se niyo utayifataho ukiryamira, ukiyorosa, ugacuranga kino kiganiro. Bibiliya turaza kuyigusomera. Turebye mu Baheburayo 13 ugahera ku murongo wa 6, haranditse ngo nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki? Muri kano kanya ushobora kuba ugiye kuryama wifitiye ubwo bwoba, wumva hari ibyo abantu bazagutwara, hari bitagenze neza wiremo umunsi wose. Ariko aho dusomye haravuga ngo nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki? Mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo n'ingeso zabo, maze mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi ni kare, kandi niko azahora iteka ryose.
iyo ubashije kubona wabonye amahirwe yo kubasha kugera mu buriri ukaryama, abenshi hari igihe batangira gutekereza ibintu byinshi baciyemo byabatesheje umutwe, bizinesi zitagenze neza, ejo bazaza kukwishyuza ibigoranye byose uba uri gutekereza, mbega ukumva ufite ubwoba ugiye kuryama ntuzi ejo ukuntu gahunda zawe zizagenda. Gusa nanone iyo usomye mu Migani 18 umurongo wa 10 haranditse ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiraho agakomera. Ngira ngo urumva aho wahungira nawe muri aka kanya. Muri iri joro umuryango wanjye ndetse nanjye ubwanjye mbishyize mu biganza bya Yesu. Reka amaraso ya Yesu muri kano kanya ajye ku muryango wanjye, ajye ku madirishya ari ku nzu yanjye, tubere uburinzi bw'ikibi cyose cyari kwinjira mu rugo rwacu iri joro mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rivuga ko abagutinya baba bakikijwe cyangwa bakingirijwe bari mu burinzi bw'abamarayika bawe. Reka abamarayika bawe iri joro bazi kuba baturinze batworoshe mu gihe tugiye kuryama. Reka uburinzi bwawe buhore aho ndara ndetse n'umuryango wanjye muri kano kanya. Reka amaraso ya Yesu yeze umubiri wanjye, umutima wanjye n'ubugingo bwanjye muri iri joro. Reka amaraso ya Yesu yeze kandi abashe kurinda buri kintu cyose kiri mu buzima bwanjye. Ibimbangamira byose bingoye mbishyize mu biganza byawe. Ibyari binteye ubwoba muri iri joro ngiye kuryama, ibintesha umutwe, stress, ubwoba bwose nari ngiye kuryama mfite, bishyize mu biganza byawe Mana. Imihangayiko yose y'ejo hazaza isa nk'iteranye ikuye umutima yari iri mu buzima bwanjye cyangwa muri rino joro ngiye kuryama, yose tuyishyize mu biganza byawe mbere yuko turyama. Zaburi 16:8 haranditse ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka ryose, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Nawe muri kano kanya mbere yo kuryama wumve ko Uwiteka ari imbere yawe kandi ari iburyo bwawe, utazigera ugira ikintu kimwe kikunyeganyeza. Ntago nimba wizera Imana wakagombye kujya kuryama ufite ubwoba uhangayikishijwe n'iby'ejo, kuko uyu munsi uko wabashe kuwucamo ukaba uri muzima n'imyaka yose umaze, n'ejo ryama uruhuke usinzire wumva ko uri mu burinzi bw'Imana. Ejo ibyo bibazo byose byaguteraga ubwoba bizikemura, cyangwa se Imana iguha ubushobozi n'ubwenge nk'uko ari ibyo yakunyujijemo n'ibyo bindi ubicemo. Ryama utekanye udafite ubwoba, wumva ko uburinzi bw'Imana buri kuri weho. Guhera uyu munsi Imana, buri munsi wose w'ubuzima bwanjye, buri munsi wose n'igihe cyanjye cyose nsigaje, mbishyize imbere yawe, ujye uri kumwe nanjye, kuko buri munsi uza utandukanye kandi ukazana ibitandukanye mu buzima bwacu. Ntazi icyo umunsi w'ejo umbikiye cyangwa ejo bundi cyangwa n'iri joro. Niyo mpamvu buri munsi w'ubuzima bwanjye bwose mushyize mu biganza byawe. Bana nanjye Data kandi ujye ugenda imbere, yobora intambwe zanjye n'umutima wanjye ubiyobore mu mahoro, kandi iteka ujye ukomeza kumfasha no kunkomeza kugira ngo nubahe amategeko yawe. Mwami Yesu, undinde muri iri joro, umbere umurinzi kandi umbere imbaraga zanjye, mbere n'amahoro mu gihe ngiye kuryama. Buri kintu cyose kibi Satani yari yanteguriye kigomba kongeraho guhera iri joro cyangwa se mu gihe ngiye kuryama, icyo kibi cyose Satani yari yanteguriye ngo kimbere kibi, ndakwinginze gifate ugihindure cyiza, kimbyarire ahubwo ibyiza kurusha. Cyitwa ko ari ikibi cyose cyari kintegereje mu mbyutse muri iri joro ngiye kuryama, reka nze gusanga wamaze kugihindura ahubwo icyiza kurushaho ku buzima bwanjye. Icyo Satani yari yateguye ko aricyo kigiye kundimbura, aricyo kigiye gutuma ubuzima bwanjye bwikubita hasi, Mana gifate ahubwo ugikoreshe kimbera urwego runzamura rukangeza ku rundi rwego. Icyo Satani yari yateguye cyose kudutera depression, kudukura imitima, kuduca intege mu buzima bwacu tukabaho twihebye, icyo cyose Mana gifata ahubwo gihindure kitubera ibyishimo by'iri joro ndetse n'indi minsi yose ikurikiye, kandi ibyo byishimo bivuye kuri weho zibe arizo mbaraga zacu zituyobora. Ijambo ryawe ryaduhaye icyizere tugenderaho ko nta ntwari izakorerwa kuturwanya n'imwe izigera ibasha gutsinda. Reka nature nanjye iri joro mvuge ngo usibye nanjye gusa nta n'intwaro yakorewe kuba yagirira nabi umuryango wanjye izigera ibasha kubigeraho. Kanongere nature ko nta n'intwaro yakorewe kurimbura ubuzima bwanjye n'umubiri wanjye, intwaro yaremewe kuntera indwara izigera ibasha kubigeraho mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo Satani abazenguruka hose ameze nk'intare yasaze ashaka uwashwanyaguza, ariko ngereka nkomeze mpagarare mu mababa yawe, mu burinzi bwawe, mu mbaraga z'izina ryawe Yesu Kristo. Reka ngumye mpagarare mu maraso yawe Yesu Kristo, akomeza mbere isoko y'intsinzi yanjye. Maraso ya Yesu Kristo akomeza bari imbere isoko y'ibyo nifuza kugeraho n'ibyo ngeraho byose. Nimba Mana uri kumwe natwe muri iri joro, nta wabasha kuturwanya, nta n'ikibi cyatugeraho. Niyo mpamvu muri kano kanya Mana, mu gihe tuba dufite ibyaduteye ubwoba n'ibitubangamiye byose n'ibitagenda neza mu buzima bwacu, niyo mpamvu tuje imbere yawe iri joro
kuko imbere yawe ariho hari umutekano w'ubuzima bwacu. Muri weho niho hari umutekano wa nyawo, muri weho niho hari gutuma urugo rwacu rugira ya mahoro yera atunganye, gatekana mu mibiri yacu tuba dutuyemo, ndetse tukanatekana mu miryango yacu ko turi mu burinzi bwawe. Muri rino joro ubwo turi guhamagara izina ryawe, buri byiyumviro twari twifitemo byo gushidikanya, buri gushidikanya ku ntege nke zacu, buri gushidikanya ku bushobozi bwacu, buri gushidikanya kuri weho byari biturimo, byose reka biveho, imbaraga zawe zize zituganzemo. Ibyiyumviro by'ubwoba bw'iri joro ndetse n'ubw'ejo hazaza, ubwo bwoba bwose ubudukuremo, kaburi guta umutwe kose kwari kuturimo ugukure mu nzira yacu. Ijambo ryawe ridusaba gukomera, ridusaba kugira umurava, ijambo ryawe ridusaba kudatinya, kuko ngo nta kintu cyakagombye kudutera ubwoba, kuko Imana iri kumwe natwe, watwijeje kuri kumwe natwe. Bana natwe muri iri joro, hatagira ikidutera ubwoba icyo ari cyo cyose, kuko wadusezeranije kutazatuvaho, kutazadutererana. Kamana twongere dufate uyu mwanya tugushimire kubw'intambaro turwanirira. Hari intambaro turwanirira tutajya tubonesha amaso yacu, ariko tunagushimire kuri za ntambara ujya urwanirira ubuzima bwacu tukazibonesha amaso yacu, hakaba n'igihe rimwe na rimwe tubyirengagije. Izo ntambara zose turwanirira turabigushimiye. Komeza uturwanirira izo ntambara tubona, ukomeze Imana unaturwanirira izo ntambara zose. Akenshi buri gihe uturwanirira aho amaso yacu aba atari kubasha kubona. Ku burinzi bwawe bwera buze ku buzima bwacu, reka uburinzi bwawe bwera buze kuri uru rugo rwanjye ndimo, reka uburinzi bwawe bwera buze ku muryango wanjye. Izi ntambara ndwana buri munsi, uzi aho mfite intege nke Imana, ibyo ncamo buri munsi byose urabizi. Mpamvu ngusabye ku mbaraga zawe zituruka hejuru, ndetse ngusabye uburinzi bwawe ukankomeza. Dukomeze utureberere twaba tugenda, utureberere twaba tugaruka. Uburinzi bwawe bubane natwe. Isi turimo buri munsi ducamo yuzuye kwikunda, n'isi yuzuye ikibi gusa, buryo bituma niyo umuntu ahindukije amaso ye abona kubera kwikunda byuzuye mu bantu, nta muntu n'umwe wagira icyo amufasha. Uhindukira ukabona kubera abantu bikunda, abantu babaye babi, ukabona ntawe wasaba ubufasha, ukabona ntawe wahungiraho, ukabona ibibazo byawe niwe Imana yonyine ishobora kubikemura. Niyo mpamvu duhindukiye, kuko isi yuzuye ikibi, ibibazo nibyo ducamo byose turabikuzaniye, aba ari weho wenyine uturuhura ibyo bibazo byose dufite. Ijambo ryawe nk'uko twarisomye muri Zaburi, reka kuko bigende gutyo, nk'uko bivugwa muri Zaburi ngo amababa y'abamarayika bawe ahora arinze abo ngabo batinya Imana. Natwe reka amababa yawe ahora aturinze, kuko turagutinya kandi turagukunda. Kuko wavuze ngo hahirwa abakwizera, natwe turakwizeye, duhe guhirwa kwawe. Mana, warakoze kubw'ijambo ryawe ryiza waduhaye, ryongera kudusubizamo ibyiringiro bya nyabyo. Kanongere ngusabe kugira ngo intambwe zacu za buri munsi abe ari weho uzajya uziyobora. Duhe imbaraga muri iri joro, uduhe imbaraga tubyukane imbaraga, tubyuke twaruhutse neza, ndetse uduhe n'imbaraga zo kugira ngo mu gihe turi buze kuba tubyutse, uduhe imbaraga n'ubushobozi, unatworohereze tubashe kugera ku ntego zacu twihaye. Ijambo ryawe ryo muri Zaburi niryo ridukomeza 18 rivuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, abafite ubwoba cyangwa se abahangayitse niryo bihurukiraho bahunga, kugira ngo uwo munara ubashe kuba wabatabara. Izina ryawe muri kano kanya natwe niryo duhungiyeho. Muri iri joro tugiye kuryama, reka kuhaba kwawe kwera rikuze gutandukana natwe, gumana natwe, bize kudufasha kuba twakomera kurushaho. Ikindi Mana, udukureho ino mitwaro twese tugiye kuryama ituremereye, nkuraho n'umutwaro undemereye buri munsi mpanganye nawo, nijyamo uwo mutwaro nawe ufite. Ni benshi muri kano kanya bagiye kuryama ariko ibitotsi bakabibura, bagiye kuryama bafite agahinda, bagiye kuryama bafite umutwaro ubaremereye, yaba ari abo batera umutwaro bari kumwe nabo mu nzu, yaba ari abejo bazongera guhorana bakavuga ati ejo mfite imitwaro, yaba ari ikibazo kibereye umutwaro umuntu muri kano kanya. Buri wese mukureho uwo mutwaro wari umuremereye, umuruhure, ajye kuryama aruhuka asinzire, uwo mutwaro akanguka utakiriho. Uyu mutwaro uhangana n'umwuka wacu n'ubugingo bwacu nawo udukureho. Umutwaro w'icyaha cyagiye kibata buri umwe, uwo mwuka wumukureho n'uwo mutwaro. Ka presence yawe yuzura umubiri wacu, yuzura umwuka wacu, yuzura aho turi hose, ryame neza turi muri weho. Ngushimire kuri Imana yakomeje kudusigasira. Mana, muri kano kanya nkweretse buri muntu wese uri kumva ikintu kibwirizwa, umuntu wese uri kumva rino sengesho ahari hose, reka amaso yawe amujyeho, ikiganza cyawe kimukoreho, uko agiye kuryama ntabari kaza gukanguka, akanguka akomejwe muri weho. Ibyifuzo byabo bose, reba ubwo bwoba bwabo, reba aho bahagaze n'icyo bifuza kugeraho. Abo bari kutwumva baryamye, ureba icyo bakeneye. Kuri Imana ireba kureba kure cyane, uri Imana ireba igahinguranya, nta kintu cyahishwa amaso yawe. Reba abo bose bagukeneye muri iri joro baryamye, bose ubashe kubitaho.
ibibi bakora, hari ibibi dukora, ariko ni weho Imana ibasha kureba, ikareba icyiza kiri muri twe, ukarenza amaso cya kiba abandi babona ku bantu, ahubwo ukabasha kubona n'icyiza kiri muri twe. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo twese amaso yawe atugumeho kandi atuyobore mu nzira udushakamo. Rebesha y'amaso yawe y'imbabazi, kuko amaso yawe atandukanye n'amaso y'abantu. Iyo abantu bari kutureba batubonamo ikibi babona cyangwa se bakabona ibindi, ariko iyo uri kuturebesha amaso yawe uri mu ijuru, ubasha kubona ikiri mu mutima yacu, icyo dutekereza mu mitima yacu niwo ubasha kukibona, ukabona n'icyiza kiri muri twe, ndetse niwo ubasha no kubona ibibazo abandi batajya babona, n'imiruho ducamo n'ibiduhangayikisha byose tubana nabyo mu ibanga. Ubasha kutureba mu gihe abandi babona twishimye, niwo ubasha kutureba mu mitima ukamenya ko hari akandi gahinda dufite n'ikindi kibazo kituremereye, kandi nta wundi wakituruhura usibye wowe. Ruhura buri muntu wese uri kumva muri kano kanya uryamye, kugira ngo icyari kimaze imyaka cyangwa igihe kimuremereye aze kubyuka cyavuyeho. Udukurikiye wese muri kano kanya yizera ko ibibazo bimuremereye n'ibyo yifuza kugeraho byose nta wundi wabimufashamo muri iyi si usibye imbere yawe. Niwe wenyine ushobora kuba wabimufasha, niweho icyizere cyacu ndetse n'icyo bari kutwumva, kandi ntujye utenguha abakwizeye. Mana, reka amagambo yanditse mu gitabo kiri muri Bibiliya cyitwa Kubara 6:24 kugeza kuri 26 aba ari byo biba ku bantu bose bari kutwumva muri kano kanya. Ahanditse ngo Uwiteka guha umugisha akurinde. Nanone hagakomeza havuga ngo Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Nanone kuri 26 hagakomeza havuga ngo Uwiteka kurebe neza aguha amahoro. Abadukurikiye muri kano kanya bose, reka uno murongo uri mu Kubara 6:26 cyangwa se 24 kugeza kuri 26 ibyo byose bibabeho. Ibyo dusomye muri iki gitabo cyo kubara kube ariko kuri kuba ku buzima bwacu muri iri joro ndetse n'ejo hazaza. Wifashishije ijambo ryawe, reka ibyanditse muri Zaburi 40 uhereye ku murongo wa 2 bibe ku buzima bwacu abadukurikiye bose. Ahanditse ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Reka ayo magambo abe ku buzima bwacu, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbuka no mu byondo by'isayo, ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye. Reka ayo magambo yanditse muri Zaburi 43 gukomeza abe ku buzima bwacu. Hakomeza avuga ngo kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, n'iryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, maze biringire Uwiteka. Reka bazabona ibyo wadukoreye bazatinye nabo biringira Uwiteka. Amagambo yanditse muri Zaburi 40 abe ku buzima bw'abari kutwumva nonaha. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya, ejo azaba afite ubushobozi n'imbaraga zo kuvuga, agahagurutsa akavuga ngo ubu ndahagaze kandi narakize. Kaburi muntu wese udukurikiye muri kano kanya, ejo azaba afite imbaraga zo kuvuga ngo ubu ndahagaze ndemye kandi narakize. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya, ahazahaguruke ku munsi w'ejo avuga ati ubu ngubu ndahagaze ndashikamye, nshobora kwirukana imbaraga z'umwanzi Satani. Reka buri uri kutwumva muri kano kanya, ku munsi w'ejo nabyuka, ubashije kumurinda agabyuke, nabyuka azaba ari kuvuga ati ubu ngubu nshize amanga, ndemeza neza ko nabonye neza y'Imana. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya, ejo azaba ari umugabo wo guhamya adashidikanya ko yabonye neza y'Imana, n'abamubonye bose iyo neza y'Imana bakayimubonaho. Urakoze Yesu. Uremerewe wese muri kano kanya, guhera uyu munsi reka yumve ko kuruhuka kwe nta handi bizigera bishobokera atari mu by'isi byose twoherezamo ngo nibyo biri buturuhure. Uremerewe wese guhera uyu munsi ajye yibuka ko imbere yawe ariho honyine yaruhukira. Natwe muri iri joro uturinde, utube hafi, presence yawe igume mu miryango yacu, igume mu ngo zacu. Nitubona twongeye kubyuka tumeze neza, turaza kongera tugushimire. Reka mvuge ngo muramuke na hejo. Ciao ciao. Iri ni isengesho wajya ushyiramo buri gihe ugiye kuryama, yaba uyu munsi, ejo, kongera ukarisubizamo igihe cyose. Niba kuri YouTube channel yacu ya Rock Entertainment, icyo ukora ni ugukora subscribe kugira ngo akantu kose kagiyeho ujye uba uwa mbere mu kukabona. Ubu tuvugana abantu benshi bamaze kugera mu buriri bwabo, bagiye gusinzira, biriwe muri byinshi, banyuze muri byinshi. Hari abafite ubwoba bw'ibizaba hejo, wumva hari ugushidikanya kwinshi ufite, nta kwizera ufite, cyangwa se wumva ko ubuzima utabwishimiye. Mu gihe ugiye kuryama mu masaha nk'aya ngaya, jya ufungura YouTube channel yanyu, ushyiremo kino kiganiro, ni isengesho ryiza ryo gusinziriraho. Mbere yuko turyinjiramo, urabanza ugafata Bibiliya yawe, cyangwa se niyo utayifataho ukiryamira, ukiyorosa, ugacuranga kino kiganiro. Bibiliya turaza kuyigusomera.
turebye mu Baheburayo 13 ugahera ku murongo wa 6 haranditse ngo nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki? Muri kano kanya ushobora kuba ugiye kuryama wifitiye ubwo bwoba, wumva hari ibyo abantu bazagutwara, hari bitagenze neza wirema umunsi wose, ariko aho dusomye haravuga ngo nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki? Mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo n'ingeso zabo maze mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi ni kare, kandi niko azahora iteka ryose. Iyo ubashije kubona wabonye amahirwe yo kubasha kugera mu buriri ukaryama, abenshi hari igihe batangira gutekereza ibintu byinshi baciyemo byabatesheje umutwe, bizinesi zitagenze neza, ejo bazaza kukwishyuza ibigoranye byose uba uri gutekereza, mbega ukumva ufite ubwoba ugiye kuryama ntuzi ejo ukuntu gahunda zawe zizagenda. Gusa nanone iyo usomye mu Migani 18 umurongo wa 10 haranditse ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiraho agakomera. Ngira ngo urumva aho wahungira nawe muri aka kanya. Muri iri joro umuryango wanjye ndetse nanjye ubwanjye mbishyize mu biganza bya Yesu. Reka amaraso ya Yesu muri kano kanya ajye ku muryango wanjye, ajye ku madirishya ari ku nzu yanjye, tubere uburinzi bw'ikibi cyose cyari kwinjira mu rugo rwacu iri joro mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rivuga ko abagutinya baba bakikijwe cyangwa bakingirijwe bari mu burinzi bw'abamarayika bawe. Reka abamarayika bawe iri joro bazi kuba baturinze batworoshe mu gihe tugiye kuryama. Reka uburinzi bwawe buhore aho ndara ndetse n'umuryango wanjye muri kano kanya. Reka amaraso ya Yesu yeze umubiri wanjye, umutima wanjye n'ubugingo bwanjye muri iri joro. Reka amaraso ya Yesu yeze kandi abashe kurinda buri kintu cyose kiri mu buzima bwanjye. Ibimbangamira byose bingoye mbishyize mu biganza byawe. Ibyari binteye ubwoba muri iri joro ngiye kuryama, ibintesha umutwe, stress, ubwoba bwose nari ngiye kuryama mfite, mbishyize mu biganza byawe Mana. Imihangayiko yose y'ejo hazaza isa nk'iteranye ikuye umutima yari iri mu buzima bwanjye cyangwa muri rino joro ngiye kuryama, yose tuyishyize mu biganza byawe mbere yuko turyama. Zaburi 16:8 haranditse ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka ryose, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Nawe muri kano kanya mbere yo kuryama wumve ko Uwiteka ari imbere yawe kandi ari iburyo bwawe, utazigera ugira ikintu kimwe kikunyeganyeza. Ntago nimba wizera Imana wakagombye kujya kuryama ufite ubwoba uhangayikishijwe n'iby'ejo, kuko uyu munsi uko wabashe kuwucamo ukaba uri muzima n'imyaka yose umaze, n'ejo ryama uruhuka usinzire wumva ko uri mu burinzi bw'Imana. Ejo ibyo bibazo byose byaguteraga ubwoba bizikemura, cyangwa se Imana iguha ubushobozi n'ubwenge nk'uko ari ibyo yakunyujijemo n'ibyo bindi ubicemo. Ryama utekanye udafite ubwoba, wumva ko uburinzi bw'Imana buri kuri weho. Guhera uyu munsi Mana, buri munsi wose w'ubuzima bwanjye, buri munsi wose n'igihe cyanjye cyose nsigaje, mbishyize imbere yawe, ujye uri kumwe nanjye, kuko buri munsi uza utandukanye kandi ukazana ibitandukanye mu buzima bwacu. Ntazi icyo umunsi w'ejo mbikiye cyangwa ejo bundi cyangwa n'iri joro. Niyo mpamvu buri munsi w'ubuzima bwanjye bwose mushyize mu biganza byawe. Bana nanjye Data kandi ujye ugenda imbere, yobora intambwe zanjye n'umutima wanjye ubiyobore mu mahoro, kandi iteka ujye ukomeza kumfasha no kunkomeza kugira ngo nubahe amategeko yawe. Mwami Yesu, undinde muri iri joro, umbere umurinzi kandi umbere imbaraga zanjye, mbere n'amahoro mu gihe ngiye kuryama. Kaburi ikintu cyose kibi Satani yari yanteguriye kigomba kongeraho guhera iri joro cyangwa se mu gihe ngiye kuryama, icyo kibi cyose Satani yari yanteguriye ngo kimbere kibi, ndakwinginze gifate ugihindure cyiza, kimbyarire ahubwo ibyiza kurusha. Cyitwa ko ari ikibi cyose cyari kintegereje mbyutse muri iri joro ngiye kuryama, reka nze gusanga wamaze kugihindura ahubwo icyiza kurushaho ku buzima bwanjye. Icyo Satani yari yateguye ko aricyo kigiye kundimbura, aricyo giye gutuma ubuzima bwanjye bwikubita hasi, Mana gifate ahubwo gikoreshe kimbera urwego runzamura rukangeza ku rundi rwego. Icyo Satani yari yateguye cyose kudutera depression, kudukura imitima, kuduca intege mu buzima bwacu tukabaho twihebye, icyo cyose Mana gifata ahubwo gihindure kitubera ibyishimo by'iri joro ndetse n'indi minsi yose ikurikiye, kandi ibyo byishimo bivuye kuri weho zibe arizo mbaraga zacu zituyobora. Ijambo ryawe ryaduhaye icyizere tugenderaho ko nta ntwari izakorerwa kuturwanya n'imwe izigera ibasha gutsinda. Reka nature nanjye iri joro mvuge ngo usibye nanjye gusa nta n'intwaro yakorewe kuba yagirira nabi umuryango wanjye izigera ibasha kubigeraho.
reka nongere nature ko nta n'intwaro yakorewe kurimbura ubuzima bwanjye n'umubiri wanjye, intwaro yaremewe kuntera indwara izigera ibasha kubigeraho mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo Satani abazenguruka hose ameze nk'intare yasaze ashaka uwashwanyaguza, ariko njye reka nkomeze mpagarare mu mababa yawe, mu burinzi bwawe, mu mbaraga z'izina ryawe Yesu Kristo. Reka ngumye mpagarare mu maraso yawe Yesu Kristo, akomeza mbere isoko y'intsinzi yanjye. Maraso ya Yesu Kristo akomeza bari imbere isoko y'ibyo nifuza kugeraho n'ibyo ngeraho byose. Nimba Mana uri kumwe natwe muri iri joro, nta wabasha kuturwanya, nta n'ikibi cyatugeraho. Niyo mpamvu muri kano kanya Mana, mu gihe tuba dufite ibyaduteye ubwoba n'ibitubangamiye byose n'ibitagenda neza mu buzima bwacu, niyo mpamvu tuje imbere yawe iri joro, kuko imbere yawe ariho hari umutekano w'ubuzima bwacu. Muri weho niho hari umutekano wa nyawo, muri weho niho hari gutuma urugo rwacu rugira ya mahoro yera atunganye, gatekana mu mibiri yacu tuba dutuyemo, ndetse tukanatekana mu miryango yacu ko turi mu burinzi bwawe. Muri rino joro ubwo turi guhamagara izina ryawe, buri byiyumviro twari twifitemo byo gushidikanya, buri gushidikanya ku ntege nke zacu, buri gushidikanya ku bushobozi bwacu, buri gushidikanya kuri weho byari biturimo, byose reka biveho, imbaraga zawe zize zituganzemo. Ibyiyumviro by'ubwoba bw'iri joro ndetse n'ubw'ejo hazaza, ubwo bwoba bwose ubudukuremo, kaburi guta umutwe kose kwari kuturimo ugukure mu nzira yacu. Ijambo ryawe ridusaba gukomera, ridusaba kugira umurava, ijambo ryawe ridusaba kudatinya, kuko ngo nta kintu cyakagombye kudutera ubwoba, kuko Imana iri kumwe natwe, watwijeje kuri kumwe natwe. Bana natwe muri iri joro, hatagira ikidutera ubwoba icyo ari cyo cyose, kuko wadusezeranije kutazatuvaho, kutazadutererana. Kamana twongere dufate uyu mwanya tugushimire kubw'intambaro turwanirira. Hari intambaro turwanirira tutajya tubonesha amaso yacu, ariko tunagushimire kuri za ntambara ujya urwanirira ubuzima bwacu tukazibonesha amaso yacu, hakaba n'igihe rimwe na rimwe tubyirengagije. Izo ntambara zose turwanirira turabigushimiye. Komeza uturwanirira izo ntambara tubona, ukomeze Imana unaturwanirira izo ntambara zose. Akenshi buri gihe uturwanirira aho amaso yacu aba atari kubasha kubona. Ku burinzi bwawe bwera buze ku buzima bwacu, reka uburinzi bwawe bwera buze kuri uru rugo rwanjye ndimo, reka uburinzi bwawe bwera buze ku muryango wanjye. Izi ntambara ndwana buri munsi, uzi aho mfite intege nke Imana, ibyo ncamo buri munsi byose urabizi. Impamvu gusabye ku mbaraga zawe zituruka hejuru, ndetse ngusabye uburinzi bwawe ukankomeza. Dukomeze utureberere twaba tugenda, utureberere twaba tugaruka. Uburinzi bwawe bubane natwe. Isi turimo buri munsi ducamo yuzuye kwikunda, n'isi yuzuye ikibi gusa, buryo bituma niyo umuntu ahindukije amaso ye abona kubera kwikunda byuzuye mu bantu, nta muntu n'umwe wagira icyo amufasha. Uhindukira ukabona kubera abantu bikunda, abantu babaye babi, ukabona nawe wasaba ubufasha, ukabona nawe wahungiraho, ukabona ibibazo byawe niwe Imana yonyine ishobora kubikemura. Niyo mpamvu duhindukiye, kuko isi yuzuye ikibi, ibibazo nibyo ducamo byose turabikuzaniye, aba ari weho wenyine uturuhura ibyo bibazo byose dufite. Ijambo ryawe nk'uko twarisomye muri Zaburi, reka kuko bigende gutyo, nk'uko bivugwa muri Zaburi ngo amababa y'abamarayika bawe ahora arinze abo ngabo batinya Imana. Natwe reka amababa yawe ahora aturinze, kuko turagutinya kandi turagukunda, kuko wavuze ngo hahirwa abakwizera. Natwe turakwizeye, duhe guhirwa kwawe. Mana, warakoze kubw'ijambo ryawe ryiza waduhaye, ryongera kudusubizamo ibyiringiro bya nyabyo. Kanongere ngusabe kugira ngo intambwe zacu za buri munsi abe ari weho uzajya uziyobora. Duhe imbaraga muri iri joro, uduhe imbaraga tubyukane imbaraga, tubyuke twaruhutse neza, ndetse uduhe n'imbaraga zo kugira ngo mu gihe turi buze kuba tubyutse, uduhe imbaraga n'ubushobozi, unatworohereze tubashe kugera ku ntego zacu twihaye. Ijambo ryawe ryo muri Zaburi niryo ridukomeza 18 rivuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, abafite ubwoba cyangwa se abahangayitse niryo bihurukiraho bahunga, kugira ngo uwo munara ubashe kuba wabatabara. Izina ryawe muri kano kanya natwe niryo duhungiye. Muri iri joro tugiye kuryama, reka kuhaba kwawe kwera rikuze gutandukana natwe, gumana natwe, bize kudufasha kuba twakomera kurushaho. Ikindi Mana, udukureho ino mitwaro twese tugiye kuryama ituremereye, nkuraho n'umutwaro undemereye buri munsi mpanganye nawo, nijyamo uwo mutwaro nawe ufite. Ni benshi muri kano kanya bagiye kuryama ariko ibitotsi bakabibura, bagiye kuryama bafite agahinda, bagiye kuryama bafite umutwaro ubaremereye, yaba ari abo batera umutwaro bari kumwe nabo mu nzu, yaba ari abejo bazongera guhorana bakavuga ati ejo mfite imitwaro, yaba ari ikibazo kibereye umutwaro umuntu muri kano kanya. Buri wese mukureho uwo mutwaro wari umuremereye, umuruhure, ajye kuryama aruhuka asinzire, uwo mutwaro akanguka utakiriho. Uyu mutwaro uhangana n'umwuka wacu n'ubugingo bwacu nawo udukureho. Umutwaro w'icyaha cyagiye kibata buri umwe, uwo mwuka wumukureho n'uwo mutwaro.
reka presence yawe yuzura umubiri wacu, yuzura umwuka wacu, yuzura aho turi hose. Ryame neza turi muri weho. Ngushimire kuri Imana yakomeje kudusigasira. Mana, muri kano kanya nkweretse buri muntu wese uri kumva ikintu kibwirizwa, umuntu wese uri kumva rino sengesho ahari hose. Reka amaso yawe amujyeho, ikiganza cyawe kimukoreho, uko agiye kuryama ntaba kaza gukanguka, akanguka akomejwe muri weho. Ibyifuzo byabo bose, reba ubwo bwoba bwabo, reba aho bahagaze n'icyo bifuza kugeraho. Abo bari kutwumva baryamye, ureba icyo bakeneye. Kuri Imana ireba kureba kure cyane, uri Imana ireba igahinguranya, nta kintu cyahishwa amaso yawe. Reba abo bose bagukeneye muri iri joro baryamye, bose ubashe kubitaho. Ibi bakora, hari ibi dukora, ariko ni weho Imana ibasha kureba, ikareba icyiza kiri muri twe, ukarenza amaso cya kiba abandi babona ku bantu, ahubwo ukabasha kubona n'icyiza kiri muri twe. Impamvu dusenze kugira ngo twese amaso yawe atugumeho kandi atuyobore mu nzira udushakamo. Rebesho y'amaso yawe y'imbabazi, kuko amaso yawe atandukanye n'amaso y'abantu. Iyo abantu bari kutureba batubonamo ikibi babona, cyangwa se bakabona ibindi, ariko iyo uri kuturebesha amaso yawe uri mu ijuru, ubasha kubona ikiri mu mutima yacu, icyo dutekereza mu mitima yacu niwo ubasha kukibona, ukabona n'icyiza kiri muri twe. Ndetse niwo ubasha no kubona ibibazo abandi batajya babona, n'imiruho ducamo, n'ibiduhangayikisha byose tubana nabyo mu ibanga. Ubasha kutureba mu gihe abandi babona twishimye, niwo ubasha kutureba mu mitima ukamenya ko hari akandi gahinda dufite n'ikindi kibazo kituremereye, kandi nta wundi wakituruhura usibye wowe. Ruhura buri muntu wese uri kumva muri kano kanya uryamye, kugira ngo icyari kimaze imyaka cyangwa igihe kimuremereye aze kubyuka cyavuyeho. Udukurikiye wese muri kano kanya yizera ko ibibazo bimuremereye n'ibyo yifuza kugeraho byose nta wundi wabimufashamo muri iyi si usibye imbere yawe. Niwe wenyine ushobora kuba wabimufasha. Niweho icyizere cyacu ndetse n'icyo bari kutwumva, kandi ntujye utenguha abakwizeye. Mana, reka amagambo yanditse mu gitabo kiri muri Bibiliya cyitwa Kubara 6:24 kugeza kuri 26 aba ari byo biba ku bantu bose bari kutwumva muri kano kanya. Ahanditse ngo Uwiteka guha umugisha akurinde. Nanone hagakomeza havuga ngo Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Nanone kuri 26 hagakomeza havuga ngo Uwiteka kurebe neza aguha amahoro. Abadukurikiye muri kano kanya bose, reka uno murongo uri mu Kubara 6:26 cyangwa se 24 kugeza kuri 26 ibyo byose bibabeho. Ibyo dusomye muri iki gitabo cyo kubara kube ariko kuri kuba ku buzima bwacu muri iri joro ndetse n'ejo hazaza. Wifashishije ijambo ryawe, reka ibyanditse muri Zaburi 40 uhereye ku murongo wa 2 bibe ku buzima bwacu, abadukurikiye bose. Ahanditse ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Reka ayo magambo abe ku buzima bwacu, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbuka no mu byondo by'isayo, ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye. Reka ayo magambo yanditse muri Zaburi 43 gukomeza abe ku buzima bwacu. Komeza avuga ngo kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, n'iryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, maze biringire Uwiteka. Reka bazabona ibyo wadukoreye bazatinye nabo biringira Uwiteka. Amagambo yanditse muri Zaburi 40 abe ku buzima bw'abari kutwumva nonaha. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya, ejo azaba afite ubushobozi n'imbaraga zo kuvuga, agahagurutse akavuga ngo ubu ndahagaze kandi narakize. Kaburi muntu wese udukurikiye muri kano kanya, ejo azaba afite imbaraga zo kuvuga ngo ubu ndahagaze ndemye kandi narakize. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya, ahazahaguruke ku munsi w'ejo avuga ati ubu ngubu ndahagaze ndashikamye, nshobora kwirukana imbaraga z'umwanzi Satani. Reka buri uri kutwumva muri kano kanya, ku munsi w'ejo nabyuka ubashije kumurinda agabyuke, nabyuka azaba ari kuvuga ati ubu ngubu nshize amanga, ndemeza neza ko nabonye neza y'Imana. Kaburi uri kutwumva muri kano kanya, ejo azaba ari umugabo wo guhamya adashidikanya ko yabonye neza y'Imana, n'abamubonye bose iyo neza y'Imana bakayimubonaho. Urakoze Yesu. Uremerewe wese muri kano kanya, guhera uyu munsi reka yumve ko kuruhuka kwe nta handi bizigera bishobokera atari mu by'isi byose twoherezamo ngo nibyo biri buturuhure. Uremerewe wese guhera uyu munsi ajye yibuka ko imbere yawe ariho honyine yaruhukira. Natwe muri iri joro uturinde, utube hafi, presence yawe igume mu miryango yacu, igume mu ngo zacu. Nitubona twongeye kubyuka tumeze neza, turaza kongera tugushimire. Reka mvuge ngo muramuke, na hejo. Ciao ciao.
iri ni isengesho wajya ushyiramo buri gihe uko ugiye kuryama, yaba uyu munsi, ejo, kongera ukarisubizamo igihe cyose. Niba kuri YouTube channel yacu ya Rock Entertainment, icyo ukora ni ugukora subscribe kugira ngo akantu kose kagiyeho ujye uba uwa mbere